nyuma yuko Dawidi ari mu ishyamba akaba ahishwe ngo azaza ayobora itorero rya ADEPR. Ibyo si byo ndi gutangaza, ni ibyo ndi gusubiramo byavuzwe n'abahanuzi batandukanye. Ku nshuro ya kabiri hakandikwa amabaruwa atandukanye uvuga ati ari iraguciye ndaguciye mu izina rya Yesu, ndaguciye mu izina rya Yesu. Ubu noneho hariho style ivuga ngo niba ngombwira nica, ndakwishe, ndagusimbuye, sibyo, ndimitse, nkujyanye kukurega mu ijuru kugira ngo uve ureke kwibya itorero, ureke kwinjiza ibizira hera, ugusimbura araje. Nibyo sibyo biri kwiyi mihanda se muri iyi minsi, uyu munsi wa none. Wagurishije itorero rya ADEPR muri Illuminati, wagurishije itorero rya ADEPR muri Illuminati, bagwaye amafaranga batinganye, wari amafaranga batinganye. Kandi nabuvuge ko ari ibintu yumvisije mu bantu cyangwa ni ibintu yabonye, ahubwo bakavuga ko ari ko Imana yagize gute yababwiye. N'abatari kuvuga ko ari uko Imana yababwiye bari kubikora babeshyera ishyaka ry'umurimo w'Imana, ifuwe ry'umurimo w'Imana. Tutararenga aho ngaho ariko ugerageze kutavuga yuko abo bantu barimo barabeshya. Ntabwo nshobora kwemeza ko aba bantu nuvuga ko babeshya cyangwa batabeshya. Urabukoze ikosa, ndaba nkoze ikosa rimeze ute nubwo ntarabyemeza. Ahubwo ngicyo nca ikosa urabukoze uzijyari ryo, ikosa urabukoze dore niringiri. Niba umuhanuzi ari kuvuga ko ari ku Imana yamwibwiriye, urinde wo kumuhakanya. Urakoze cyane. Nawe ubanza unyemere nimba ari ubwa mbere wumva inkuru y'umuntu uvuga ngo Prezira kuntumyeho, nta kintu akuntumyeho, ahubwo ari uko baziranye gusa. Ni impamvu rero ndi kukubwira icyo ngicyo, nuko nashatse ko tubanza guhera hasi. Ubu twari tugize kuri etape y'uburyo Imana ituma umuntu, n'ubundi turacyabemera nk'abahanuzi kugeza ubu mw'iki kiganiro. Niyo mpamvu nanze kuvuga akantu ko kubeshya. Twihorere. Aba bana b'Imana yatumye nibo turi twe turi kuri angle y'abahanuzi Imana yatumye by'ukuri. Yego, twabanje kuvuga ni ye mpamvu Imana ituma abantu. Tunavuga ni ryari umuhanuzi ajya twatugeza ahantu umuhanuzi Imana imutuma ariko akivugira ibye, sibyo? Cyangwa umuhanuzi Imana iha inshingano akazihindura itangazo rya rubanda, akarihindura itangazo rya rubanda. Hanyuma none nitwiruke noneho mpite nkwibariza akabazo kameze gatya. Ari naho kubura umwana w'umushumba bifitiye agaciro, kuko intego mfite niyo kuganira ku bahanuzi ariko batanga ama message y'Imana ku itorero n'abashumba barishumbye. Ubu twahise dushyiramo speciality. Yego, none umuntu Imana yatumye ku mushumba ariwe twahereyeho, wambwiye ko ari umuntu ukomeye, ari umubyeyi afite karite 3 zinyemerera kumuha icyubahiro. Umuhanuzi noneho Imana yamenyesheje icyaha umushumba yakoze, ikamumutumaho, sibyo? Ikamwe ati ngewe ndashaka kunyura mu kanwa kawe nkagira ibyo nibwirira umushumba n'imitsi. Wowe nka Bikem, erego ntugira ngo bitandukanye n'ubundi n'ibyajyaga biba ku mubyeyi wawe. Umushumba burya bari umushumba, nubwo wayobora ebyiri ariko buri umushumba cyane rwose. None uwo muhanuzi Imana yatumye kuri Bikem umushumba, ngiye umushumba, wowe uri umushumba. Yego, ku cyaha wakoze, ku mahano wakoze, kandi ashobora kugira ingaruka ku bushumbye, ku zindi ntama zisigaye ureberera. Urakoze rero, akwiye kwitwara ate? Inde ukwiye kugira uko yitwara? Umuhanuzi. Urakoze, ngize ngo ni umushumba. Umushumba se ko ari bwakire? Umushumba arakira, kandi arakira bitewe n'ibyo wamuhaye. Twibutsa abantu badukurikiye ko Evangélisez le Monde Pro service dutanga, dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye.
urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira, ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe utangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangélisez le Monde. Icyo ngicyo nacyo cyarimo, ni nacyo cyambere cyabanje iki cy'abatinganyi, haba hikubiseho icyabatinganyi muri ADEPR Nyarugenge. Bivugaho n'ibintu byinshi, wenda ntituza kubigarukaho, nubwo kubigaruka atari icyaha kuko biri kuvugwa, kandi na ba nyirabyo bagize icyo babivugaho. Yaba uruhande rw'uriya mugore wagaragaye azunguza kiriya gitambaro, wumvise declaration ye, yaba nyakubahwa umuvugizi wa ADEPR wumvise ko nabagira ikintu abivugaho, yaba natwe itangazamakuru, nawe numvise mwarakoranye ikiganiro n'impande nyinshi zigiye zitandukanye. Ibyo bikimara kugaragara rero, nuko ngo abahanuzi bose n'abari mu myobo no mu misozi no mu mashyamba bavundurutse cyane. Ibyo ndabizi ko amakuru we yakurikiranye neza. Uri kumva abataragaragaraga baragaragara, n'abataragaragaraga rwose baragaragara. Mana yanjye, yewe nimba hareriya wari uri kuvuga ko ari usigaye wenyine n'ibindi 2700 byarasigaye. Ubwo sifu yari byinshi byatumye bagaragara n'agahinda gakabije k'ibyabaye. Mbo reka tubivuga mu buryo. Yes, bakunzi bazabura nshya na Evangélisez le Monde TV, turabasuje mu izina rya Yesu, mugira amahoro y'Imana kandi mukomeze mugubwe neza. Ndabizi neza ko mudukurikira muri benshi, kandi gituma mudukurikira no ko mufite byinshi mushaka kunguka cyangwa se gusobanukirwa, nubwo ibyo tuganira byose biba bitavuye muri twebwe gusa, kuko namwe mufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byanyu muri commentaire kugira ngo turusheho kugenda twubaka umurimo w'Imana. Ndi kumwe na Bikem cyangwa se Bikora Imana Emmanuel. Bikem, muraho neza please? Yes, ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Mu kivandi. Reka twisengere Imana, tuganire gato cyane, kandi nzi ko byose byo kuganira bizafasha abantu benshi badukurikiye. Mana, turagushimiye cyane urukundo n'imbabazi zawe, tugushimiye cyane ko uyu munsi wari uwuzi kandi wari wawuteguye kugira ngo tuganire. Reka umwuka w'Imana abane natwe, aba ari wo kudukoresha, tuvuga ibyatuma itorero ry'Imana ryunguka. Nasomye ijambo rya rirambwira ngo turi impumuro ya Kristo ku bantu barimbuka n'abantu bajya mu ijuru. Udushoboze rero kuba impumuro nziza mu izina rya Yesu, amen. Yes, Bikem, tujye kuganira rero, kandi twabitangiye ahubwo turakomeza kuganira. Yego, hari ibintu nifuza ko tuganira. Ni no mugisha ngize kuba mpuye nawe uri umwana w'itorero rya ADEPR. Ibyo bintu utangiye gutambika mu iki kiganiro se? Ni umugisha kuba tugiye kuganira uri umwana wa pasiteri. Yego, umushumba. Hari icyo biza gufasha iki kiganiro cyane cyane. Wow, biri buze ko nabyihakana se? Yego, umugisha ufite ukomeye cyane ku buryo uzagenda no mu nzira ukumva ifiyeri yawo. Ni ukuntu umuze wawe yatabarutse afite ubuhamya bw'isi. Hari abantu bakorera Imana ariko iherezo ryabo rikarima gatotsi. Iherezo nta muntu uca urubanza, ariko imbuto yeze cyangwa se ibyo yagaragarije mu bantu bikaba byatuma abantu, kandi ngo kuko imirimo yabo igenda ibaherekeje. Kandi icyo kintu cy'imirimo kiri kategorize, hari imirimo myiza n'imirimo mibi, kandi byose ushaka kuguherekeza. Yego, hanyuma rero icyo nshaka kuganiraho ni iki ngiki. Kuva navuka nasengeye mu itorero rya ADEPR. Nta handi uzi? Sunday school yanjye papa wanjye yarafataga imodoka kanjyana akangeza ku rusengero na mushiki wanjye tukiga, akaza kongera kuducyura kugeza n'uyu munsi.
nanjye ko niko byangendekeye. ni ukuvuga ngo ADEPR uyu munsi wa none ni umubyeyi wanjye spirituellement. Yego. Ese nawe niko byaba bimeze? Niko. Ubwo buhamya turabuhuje bw'itorero. Yego. Kandi abo bitagendekeye utyo nabo bafite visa abo. Kandi nge ndi na proud y'ibyo bintu cyane proud y'ibyo bintu nanjye nuko niho narerewe niho nakuriye n'ubu niho ndi nta na gahunda mfite zo kuhava. Imana ishimwe. Kireka bibaye ku bushake bw'Imana. Yego. Hanyuma ubyumva gute umushumba uyoboye itorero haba mu buryo buri local cyangwa se mu buryo buri national cyangwa international, umufata gute wowe ubundi busanzwe? Ubwo hari buzemo na papa wawe, buriya papa yari umubyeyi wawe mu buryo bumwe akaba n'umubyeyi wawe mu bundi buryo. Ubundi ubyumva gute umushumba uyoboye itorero? Umushumba wese agira izashumbye. Igihesha umuntu kwitwa umushumba ni intama no kuba afite inkoni yo kuziragira. Kuri nge imbere yanjye umushumba shavuza nk'ibintu byinshi ariko wenda ndavuga bitatu. Icyambere, umushumba ni umurinzi w'intama aragiye arizo nge nawe cyangwa n'undi wese uri kutureba. Icya kabiri, kora ko umushumba atajya yifuza namba, ariko ubwo ngubwo naba hari ikintu bajyaga batubaza mu bizamini bya leta bakavuga ngo explicite. Sibyo? Gukora explicite no gusobanura ikintu ugakora na detail ya role yacu cyangwa description. Nibyo rero nanjye ndi gukora kubera agaciro k'umushumba kuri nge ni umurinzi. Kuko umuntu wese uragiye intama anazibera amaso kugira ngo zidatana. Niba ndi mu gice cy'intama zishumbwe, uwo muntu no murinzi wanjye mu gice wenda runaka cy'ubuzima butandukanye cyane ubwo mu mwuka. Icya kabiri, ni umubyeyi. Ni ukuri kose ni umubyeyi. Uko aziragiye nyine yazijyana n'aho ashaka, ashatse yanazishumurira imbwa. Uriya muntu n'uwo kwirinda nako n'uwo kwitondera cyane. Na biriya bintu abantu bavuga ndashaka no kuzabivugaho ngo mfite umubyeyi wo mu mwuka ngo runaka. Kimwe mu bintu byakagutwaye imyaka utekereza ukanabisengera ukajya no mu mashyamba no mu butayu ni ugusengera umubyeyi wawe mu mwuka. Guhitamo. Kuko umubyeyi wawe mu mwuka afite autorité spirituelle ku buzima bwawe bw'umwuka. Ni ukuri cyane ku buryo ashatse rwose yakujyana ahantu nyine ugashiduka wagezeyo kubera ko wamwise umubyeyi, spiritual father. Uriya muntu rero ni umubyeyi. Icya kabiri, icya gatatu, ni umujyanama. Kubera izo ndangagaciro eshatu yujuje binyambika umwuka wo kumwubahana na mutinya. Ubwo ndi kuvuga icyo wambajije cy'umushumba kuri nge nuko. Yego. Iyo nemeye koko ari we wanjye, izo ndangagaciro zinyambika umwuka wo kumwubahana na mutinya. Kuko mfiteho ubutware bwahakora. Niba mubona nk'umubyeyi. Urakoze cyane. Hanyuma reka tunyaruke noneho twinjire muri topic neza, ngira ngo none nibyo twemo tuganiraho muri no minsi mu itorero ryacu rya ADEPR. Ntago turuze kugaruka ku byabereyemo cyangwa se nubwo twanabivuga, ariko ntago ari ryo turuze gutindaho. Ariko hari ikintu cyazamutse kizamuka ku rwego ntigeze ntekereza kuva navuka. Kizamuka ku rwego ntigeze ntekereza ko umuntu utari pasteur, umuntu utari iki ashobora gutinyuka kuvuga umushumba noneho uri hejuru cyane w'itorero rya ADEPR mu Rwanda hose. Mu gihugu ndetse yego representant legal uyoboye miliyoni zingahe z'abakristo. Umuntu akagira ku rwego rwo kuvuga ko uwo muntu amukuye ku ngoma. Kumweguza. Si numwe gusa, si na babiri, si na batatu. Yewe hari n'abapasiteri numvishije bavuze ati turakweguje tugukuyeho mu izina ry'Uwiteka Imana.
ibintu by'Imana ntawe ujya bimenyera. Nayo mpamvu navuze nti reka nkwegere tuganire. Nibajije nti ese bwaba ari uburyo bushyashya Imana irimo irakoramo tutari dusanzwe tumenyereye. yahinduye uburyo kuko ngo Imana ntawe uyimenyera, ifite uburyo ikoramo. Ifite uburyo ikoramo ku buryo utazanayimenyera. Akaba ari uburyo Imana yazanye bushyashya cyangwa se yahinduye ubundi buryo bwo kugira ngo abantu batinye Imana bongere bayegere. Ndaza gukotinga bimwe na bimwe byagiye bivugwa. Nta kibazo. Kandi abadukurikiye barimo. Dusubiye inyuma ho gatoya rero. Nkurikije ibintu wasobanuye n'ibyo maze iminsi mbona bisa nkaho ari ibintu bibiri bitandukanye. Mbega kuri ngi ibyo bintu ukurikije ibyo nasobanuye sinabitinyuka gukora ibyo uvuze. Yego. Kandi harababikoze. Niba kuko ibintu nasobanuye tuvuge ko bihindutse ihame rya society kwiye kugenderaho. Nta muntu numwe wakabitinyuka. Nta ntama nimwe ishobora kubwira umwungere ati tipu unyoboye ute ati wihane. Yego. Ukoza amahano. Yego. Ibintu gukora sibyo. Yego. Warumbajije? Nari nkubajije nti twanariza kibyo bintu uri kuvuga ari bibiri. Kandi nkurikije ukuri kubivuga uri kubivuga ugaragaza yuko ibyo bintu urimo navuga uhamanya n'Imana ko ari byo. Nundi ari yabivuze ahagarariye ngo Imana cyangwa bahagarariye Imana, ariko ko ari bibiri biratandukanye kandi mwese mu matorero. Kandi nubwo yabivuze ahagarariye Imana ubuke ko nuwo ari gutunga urutoki ahagarariye Imana. Urumva mubaye batatu kandi muratandukanye. Niba mubaye batatu mutandukanye hari Imana eshatu. Ubwo agomba kuba ariho n'Imana eshatu. Kuko niba ari imwe musazi sindibuze kwemeranya nawe. Nibyo. None se niba mudahuza ururimi. None se umuntu niba warasomye Bibiliya umuntu witwa Paulo n'umuntu witwa Petero urabizi ko bigeze kumara igihe batumvikana batanemeranya kandi bose bamagaye ari umwe. Ariko haraho byaje kugera umwe arisubira aza kumenya ko hari ubumenyi atari afite cyangwa hari ubuyobe yari afite mu kumenya Imana. Yaho Petero yageze aho Imana imutumye kwa Koloneli yaronga ati noneho hari ibyo menye we. Yego. Ni nkaho yicujije. Hari ibyo menye. Ibyo bintu rero plaisir nubwo turi kubivuga nk'ikiganiro ariko ngiye bintu giye kuvuga ndabyohereza nk'ubutumwa nabo bavuga ko batumwe. Ikindi ibintu uvuze niba ariko biri koko ariko ni nako biri. Iyo ni inkuru bundi ibabaje iteye n'agahinda cyane. Nukuri koza cyane. Si byo gukomera amashyi, si byo kujya muri combat gushimagiza ibyo bintu. Vuga ati wow. None uzi kimbabaza abadakomeye mu byo kwizera no mu mwuka iyo babibonye. Kubera ko bakoze ikosa ngewe yaba banarizaga bakavuga ko atari Imana batumye ntabwo ntacyo byaba birwaye kuko baba bari mu kiganiro nyungurana bitekerezo gishingiye ku bitekerezo by'umuntu bwite. Ariko akantu batambikamo ngo iratubwiye ngo hari abatangiye bavuga ati Dawidi ari mu ishyamba. Iryo jambo riravugwa cyane ngo Dawidi ari mu ishyamba. Kandi mu mateka tuzi ya Dawidi yagiye gutrainingirwa koko mu ishyamba Imana imwigisha kurwana n'intare n'idubu kugira ngo azaba umwami. Urabizi ko mbere yuko ibi bizi biriho ubu habanje iyo teme bakati Dawidi ari hehe? Ari mu ishyamba ari gutegura. Mu mvugo y'umugubwo bashaka kuvuga yuko igihe azarimaramo hari umuntu uzaza kuyobora itorero rya ADEPR uri gutegurwa. Uri gutegurirwa mu ishyamba cyangwa ukiri mu bwihisho. Ibyo bivaho. Ntekereza ko icyasembuye ibintu byose muri iyi minsi kugira ngo twanarize neza aho hano nuko dusubira inyuma gato. Ntekereza ko ikintu cyasembuye ibi bintu byose ari iriya saga y'abatinganyi na ADEPR Nyarugenge no kuzunguza amadarapo. Byavuzweho ibintu byinshi bitandukanye ndetse na wa mugabo w'umupasiteri ugeze kwandikira umushumba avuga ngo ndakweguje mu izina rya Yesu. Pardon?
umupasiteri uzigeze kwandika urwandiko yeguziza wow ndi wakoreraga Uganda yego nibyo bifite inkomoko bino bintu bifite inkomoko nyinshi zitandukanye kandi zigenda zibyara ama branch n'amashami icyo ngicyo nacyo cyarimo ni nacyo cyambere cyabanje iki cyabatinganyi haba hikubiseho icyabatinganyi muri ADEPR Nyarugenge bivugaho n'ibintu byinshi wenda ntituza kubigarukaho nubwo kubigaruka atari icyaha kuko biri kuvugwa kandi nabanyina byo bagize icyo babivugaho yaba uruhande rw'uriya mugore wagaragaye azunguza kiriya gitambaro umvise declaration ye yaba nyakubahwa umuvugizi wa ADEPR umvise ko nabagira ikintu abivugaho yaba natwe itangazamakuru nawe numvise mwarakoranye ikiganiro n'impande nyinshi zigiye zitandukanye ibyo bikimara kugaragara rero nuko ngo abahanuzi bose n'abari mu myobo no mu misozi no mu mashyamba bavundurutse cyane ibyo ndabizi ko amakuru we yakurikiranye neza uri kumva abataragaragaraga baragaragara n'abataragaragaraga rwose baragaragara mana yanjye yewe nimba haririya wari uri kuvuga ko ari usigaye wenyine n'ibindi 7,000 byarasigaye ubwo sifu yari ryinshi ryatumye bagaragara n'agahinda gakabije k'ibyabaye mbo reka tubivuga mu ubu buryo umuhanuzi wese agira ahurira n'Imana kugira ngo imutume ku bantu b'Imana cyane cyangwa ari nuko Imana igutuma ibintu itagutegetse kujya kubitangaza no kubivuga nta nubwo ibigutumye icyo gihe ibikumenyesheje kuko hari uburyo ko wayigiriyeho umugisha ariko kandi nabwo bageze mu bwiru bwayo bitewe n'umubano umuntu abana n'Imana n'ubusabane na level ya worship no guhimbaza Imana uburiho hari igihe Imana inezerwa ikagera ku rwego rwo kukubwira n'ibintu twanavuga yuko bitari ngombwa n'ukuri kuko kubera kuyitona uzi ko buri umuntu mu inshuti cyane ushiduka wanamubwiye utakuzi ko ni wanjye urangira n'amaso y'isi yacitse kuzi ko buri yengewe ndyama saa 5 nkabyuka saa 11 za mu gitondo mukaganira ibintu ukagera no kuri level yo kumubwira uburyo utajya ugura mituyo yego ahari umuntu runaka ugiye kugurira buri kwezi yego ariko umuntu mudasanzwe muvugana na mubonanye rimwe gusa akubwira iby'ingenzi byihutirwa akikomereza n'Imana igira inkora mutima cyangwa abana ko amakuru ni meza umeze neza nibyo ariho hahandi usanga nk'umuntu asenga Imana ajya kumuvugisha Imana ikamubwira ati mwana wanjye nzakugirira neza yego uhumura ejo hawe nzakugirira gutya ugataha wishimye cyane kuko nta n'ikintu iba yakubwiye ni nko kugusuhuza gusa hari igihe ubana n'Imana ikagera ku rwego rwo kukubwira yuko ikagwa n'amakuru y'abana utaranabyara ahubwo akeneye kwirengagiza hari igihe Imana reka tubivuga kuko numva ikinyarwanda ubundi kirakennye nabuze irindi jambo hari n'igihe Imana uyigeza ku rwego mu ginama cyane kubera kuyitonaho mukicarana ku meza n'ukuri kayo gati mwana agise urwo rwego rero ruri hafi kuruta noneho urwego ugeraho noneho bitewe n'uburyo ubanye n'Imana hakaba n'ibintu ukora noneho mu izina ry'Imana urishuwa neza yuko ibyo bintu Imana iri bubyemere bitewe n'ukuntu mubanye. Thank you so much. Bivuga ngo umubano n'Imana uriri ufite kategori cyane ufite amarivuzi atandukanye. Reka nkwereke nk'ubugiye umugore wanjye yego umugore wanjye iyo yanguriye ikintu ari surprise yankoreye yego umva birandenga bikambera ikintu gikomeye kubera yuko azi guyanjye yego azi ibintu nkunda akuzi neza uburyo yatungura Bikem siko yagutungura kuko atakuzi ariko ngewe ibyo yankorera arabizi neza ko ibyo ngure nanjye nabyigurira nta kene no kugukonsita no kugutelefona ngo nzane iki yego ariyo ya level Eliya yagezeho yego agahagarara gategeka yuko imvura ntabwo ibyo nabisabye Imana urakoze ko wiso yavuga twibutse abantu ko Eliya atigeze asenga mbere ngo ajye kwinginga Imana imuha amakuru y'ibyo ari bukora Imana imuha amakuru y'ibyo aho turaganira neza cyane uvuga ngo we
we umubano we n'Imana avuga ngo yaraye ifitiye icyizere 100% cyemeza ko ibyo ari buze gusaba biri buze abizi neza yuko Imana iri bikore kuko bihwanye neza n'ibyo umutima w'Imana ushaka ngiye nkora mutima urumva ubwo iyo level imeze gutyo hari abagenda bakamanuka hasi uburyo ubanye n'Imana bigenda bimanuka hasi cyangwa bikazamuka bitewe n'Imana ufitanye n'Imana noneho tugarutse ku bahanuzi rero hari umuhanuzi ngiye hari n'uwunzi ugenda mu muhanda Bikem Imana ikamubwira ngo uriya mugabo utwaye ravafo avuye mu rugo amaze gukubita umugore urumva yego yahura n'umwana uri kwiza ataka kana bagakubise mu rugo cyangwa se akakana kabuza amafaranga y'ishuri akagena Imana imuha amakuru kuri buri kantu kose kandi ibyo byose aba ari byo ariko ntibimumutumye ibi kwera busabana bifitanye n'Imana uri kuvuga ikintu gikomeye tandukanya ikintu wabwiwe n'Imana ikumenyesha n'ikintu wabwiwe nayo igutumye uri kumva noneho abahanuzi benshi rero hari igihe bajya kuri level Imana yaba yabanye n'Imana neza mu bihe by'iminsi nk'itatu buri Imana iradukunda cyane kuko yabizi mu itangiriro Imana yajyaga iza kureba Adamu buri munsi yazaga kumureba kubera yumvaga ishaka guhorana n'abantu Imana yo muri no minsi kubera icyaha Imana ifite navuga ngo ifite nk'ubwigunge kuko yabuze abantu ntikitwegera cyane ahubwo yaratubuze bwitwegera nako ntitukiyegera cyane ku buryo tugira ubwo butware nk'ubwabaye riya iyo igize amahirwe rero ukayegera nk'utunsi dutatu igwa amakuru menshi arenze ayo wari usanzwe ufite ikakumanyuriraho noneho iyo ugize rero ubwenge buke hari igihe ibyo yakubwiye byose ushiduka wibwiye yuko yagutumye kandi itagutumye hari igihe ibyo yakubwiye byose ushiduka wabihinduye itangazo rya benshi ryari iry'umwe kandi ari we yari yibwiriye gusa parido gato utararengaho babahanuzi wavuze bari kudukurikira bashobora kwirya icyara bagatekereza ko banaherereye mu ibyo byiciro bibiri tuvuze kandi ibyo byiciro birakomeye n'ubundi n'ibyo umuntu wegeranye n'Imana ahubwo wibuke ko hari n'abandi bantu bagira ishyaka n'icyifuzo cyo ku giti cyabo Imana itarimo Bikem turaza kubisobanura neza kwegera Imana ikaguha amakuru ameze gutyo kuri urwo rwego harimo ibintu bibiri icyambere umuntu usanzwe ubanye n'Imana neza nta byaha ari umuntu ufite umwuka wo kubaha Imana muri Imana iramusanga mu buryo bwiza kandi busesuye cyo ni kimwe icya kabiri ushobora no kuza imbere y'Imana uri umunyabyaha mubi cyane kuri uwo munsi ugakwetura inkweto zawe ugaca bugufi ukemera kozwa mu maraso ya Yesu Kristo Imana irakweza ikati nibagirwa n'ibyaha byose wakoze hakaba n'uburyo itigwa n'amakuru ajya gusa n'ayababandi basanzwe babanye umvaze Zakayo ntitwari tuziranye ururuka uze tujye gusangira aragenda giwe ndarari wawe none amagambo yumviye hariya amagambo yumviye hariya ari gihe ushiduka ari gihe umuntu umeze gutya ashiduka yahawe n'amakuru menshi kuruta nayo umuntu usanzwe abanye nayo uko nukuri Imana n'urukundo iyo uyegere waba uyegeye uzifite ibyaha ukabanza ukiyanika kweza ukamenya nka Musamariya kazi waruzi ibyaha Imana ikamwezi kamuha n'amazi y'ubugingo yaba umuntu usanzwe ubanye n'Imana neza mwese bagira neza apfa kuba wayigezeho utunganye rwose yego rero abahanuzi bashobora kuba muri ibyo bice bibiri akaba ari umuhanuzi usanzwe abanye n'Imana neza mu buzima bwe bwa buri munsi yubaha ayitinya akora ibyo Imana ishaka hakaba n'abahanuzi bagenda bakivurugutura mu byaha ariko kuko yamenye ukuri yajya kuyegera akaba bate karengerwa n'icyo yamenye kanezwe njahera yajya ahera ikongera ikama amakuru kandi disi niko iteye twakira we uzi ko waba umaze imyaka 10 arabivuyemo ukaza ikakumanaginga nk'emaze mu ijana cyane rwose ikaba ku biryo bimwe none si kuvuga ngo Imana n'urukundo Bibiliya avuga ngo itwihangane idashaka hari umuntu urimbuka niyo mpamvu buri gihe nyine yibora yiteguye kwakira kandi ni Imana yaduhaye igira ngo yongure itorero iyo wihannye na ya mpano yarayiguhaye itongere ikagutuma yego
ntago ya mpano yayikwaka irongera ikagutuma. Imana ni nziza. Noneho rero aba bantu uko ari babiri buri wese abanza dekrive umubano wayo we n'Imana. Sibyo? Namara kudekrive umubano wayo n'Imana ahita agenda yibaze n'ikibazo kivuga ngo bya bintu naganiye n'Imana ryari itangazo cyangwa riri kumenyesha cyane. Kandi baba biziraga baba babizi. Tujye tubwizanya ukuri ijwi rivuga ngo ese nkubaze cyangwa biterwa nuko ari abahanuzi bato. Icyo ni kimwe. Icya kabiri hari n'intego, hari n'igihe biterwa n'intego ufite mu kuhanura ibyo bintu. Ushobora kujya ubahanuzi buteze ku Mana se ukabaha intego itari y'Imana abuhaye cyane. Sinabo se bahimukira Imana. Ushobora kuba yagutumye kuri Plaisir de Seriterezo akubwira ngo genda ubwire Plaisir areke kwambara amapantaro y'umukara, ku buryo ugenda ukabati reka kwambara ipantaro z'umukara n'iz'umutuku. Ibyo barabikora cyane. Yari yavuze ibyo barabikora cyane ko ari akaga, bakiyongera cyangwa bakagabanya bitewe n'intego bafite. Harimo ikibazo rero tuza gusesengura kugira ngo abantu b'Imana bareke gukomeza kuyobywa. Noneho rero ikintu turimo turavuga aha ngaha ndumva nifuza ko kiri buze gufasha abahanuzi ku ruhande rumwe cyane, kize no gufasha abakristo cyangwa se ubwoko bw'Imana cyane cyane abakiri bato. Twebwe tukiri bato mu gakiza. Yego, kuko twe tukiri bato mu gakiza nitwe tubigendera bemeye guhinduka bigishwa beza. Kuko nkawe we byakugora byagorana ko bakuyobya, ariko nkanjye biroroshye kunyobya. Oya turabigishwa. Turabigishwa twese, ari nge ari wowe, turabigishwa beza ba Yesu Kristo, kandi uwemeye kuba umwigishwa neza ashaka guhinduka umwigisha. Yego. None nanjye kukubaza rero aba bahanuzi uko ari babiri, tureke no kureba ibyo byiciro barimo, ubwo tuse dufata umuhanuzi. Umuhanuzi Imana yatumye niki Imana ibigambiriye ku bwoko bwayo yitumye uwo muhanuzi. Thank you so much. Ibigambiriye iki? Ukinsubize neza nk'umwana w'umushumba. Gusa wibuke ko ndaje ngusubize, hari n'ikindi gice utavuzeho cy'abantu noneho bashaka kwiyitirira iyo titre y'abahanuzi, baka-expressinga amarangamutima yabo, bakavuga ko ibatumye itabatumye, kuko bazi ko iyivuze abantu bose bahinda umushyitsi, baranatinya no kuvuga ko ariyo yagutumye itagutumye. Ku bandi bantu b'abantu barabyumva vuba, sibyo? Ikaguhindukira interamvugo. Ubwo icyo cyiciro nacyo kirazamo babiri, abitira abahanuzi babiri, kirazamo ibice bibiri. Hari igice cy'umuntu wumvishije ubuhanuzi buvuye ku Mana koko, nk'urugero ndaguha urugero, ngiye hari uwonzi wabikoze kandi agiye no kuri social media. Nkaba nasenganye nawe hano iwawe mu rugo, Imana ikavugira muri wowe iti mwumva uko Uwiteka Imana ivuze, ngewe ndi Imana ndimanukiye muri 2024, insengero ndamanutse ndaje ndazifungiye. Ntabivuze mu masengesho y'abantu batanu, sinicamo sinturamye gutya, simo navuga ni Uwiteka ndakumva wowe uri kumva. Ubwo nari kodinze, yego, nkataha mu rugo nkabyumva neza nkanyanga amagara IYOBOKAMANA TV, mfite message Imana yampaye y'itorero cyangwa y'igihugu, y'itorero cyangwa y'igihugu. Wibuka isova ngo ni Imana yampaye, kandi ni message yaturutse ku muhanuzi wavuganye n'Imana, arangije ibaye reciproke ku muntu none abyiyitiriye. hanyuma mugatunga kamera hanga rero nkicara. Yego, hari abantu bazi kuvuga rero babita bene Apollo. Burya Apollo ngo yari yaraborotse mu mutwe inyigisho za hano za Paulo, bazi gukonvenka, yajya kuzivuga rero akazivuga neza kuruta na Paulo cyane, akicara akavuga ubuhanuzi ngo Imana yamuhaye, ariko rero mu Imana ibizi neza yuko atari we yabuhaye. Cyo ni igice kimwe. Igice cya kabiri ni wa muntu noneho ugendera kuri actuality y'ibintu biriho birimo birakora, akavuga ko Imana yari byamubwiye agendeye ku byabayeho, sibyo? Akabihuza none iyo mitwe canga canze rimwe akazagira amahirwe
bigasa cyangwa bikaba nk'uko yagize yabivuze ati sinabibabwiye cyangwa n'ikindi gihe ntibizabe nta bantu zise bajya bavuga kuba star n'ibiki n'ibiki ati Imana yambwiye gutya na gutya na gutya na gutya cyane rwose ati aba nta bukwe bafite ntibuzaba n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye none tuza ko iki kintu kubera iki Imana idutumaho kukidutuma ikatubwira ngo ngutumye kwa runaka ibyo bintu ndabizi ko mu bihe byashize byabagaho cyane umuntu akaba turutse icyangugu naje guhorana mu gitondo cyakarangezeho ati Imana yantumye ibi nibi akira amazi woge hanyuma urye ugenda ati Imana yambuje ku gikino kimwe mfata nsubiyeyo yego narinzanye ubutumwa kandi ko kishobora kugutuma mu ubwo buryo cyane bijya abantu batagira ngo turi kubikiritika nanjye harabye intumaho bibaho ari no muri Amerika gatura telefone ati yakuntumye hibi byakire nanjye ndakaba yavana kuri indege akajya muri Amerika ati yakuntumye kandi nsaba ko duhura tukabonana nkago ubutumwa bwawe ibyo turemeranya nabyo ko bishobora Imana icyambere brother igitumye gutuma Imana idutuma ahubwo bw'urukundo kubw'urukundo dukunda reka tuvuge ngo bitatu dede turaza ku describe uretse ko abantu badukurikiye bari kubyumva kuko dukurikirwa n'abarokore cyane ikintu cyambere no kuri kose gituma Imana idutumaho ni kubw'urukundo idukunda kabiri mu rukundo rwayo haba harimo kutumenyesha imigambi yayo ti prezi kuko wangira umugisha nkakumenya izina ndakwaguye amen wari usanga ngo amakuru wenda yawe yo ku giti cyawe yo kwaguka cyangwa kuguma hasi ariko burya biri no mu mugambi Imana ishaka kubimenya biratuma umuhanuzi kuko wowe ufite izindi mpano hawe zitari uguhanura ahubwo ikibazo ishyano ririmo rikomeye muri iyi generation ni ukuntu umuhanuzi yifata nk'ari ukomeye mu rusengero cyane kuko avugana nayo twe tutayigeraho wenda ngo idutume akagira ngo kuba avugana nayo bimuha garanti yuko asumba umushumba ziziri muri kunyumva ngaho asumba mwarimu asumba abadiyakoni kumbi ni kuri bya bintu ibitse imanyurira bere yamumanyuraho kamwe gusa abandi bahutundi dutandukanye ntazi ko nanjye mfashe gitari ngakira igitinanga umwuka w'Imana akamanuka impano z'Imana zigatangira gukora ntazi ko hanura kubera nacuranze piano naramije Imana byagenze neza nk'amafunguro ikireke cy'umwuka none kuba ari uhanuye ugize chance yo kuvugana nayo singifite agaciro mu maso ye kuko njye ngo ntayigezeho iryo ni ikosa ni n'uburangare cyane no kwishyira hejuru Imana idutumwa kubw'urukundo Imana idutumaho kugira ngo itumenyeshe iby'amabanga y'Imana twe tutazi igatuma abantu bayo kubituzanira icya gatatu iyi dutumyeho kubera ikintu bishingiye hari urukundo ni nacyo gihagarariye ibindi byose ishobora kutumenyesha n'imigambi ya Satani ubwo ni muri angle nziza ku bantu bahita babyumva igutumaho kugira ngo ikuburire mwana wanjye dutumaho kugira ngo itwice cyangwa tugate noneho mwandakaje cyane neguye umuhoro n'amashoka ati ntabwo murara ibyo ninjye ubikora ndavuga umuntu ibyo ninjye wabikora Brezil yandakaje ninde naha miliyoni ngo amwice araramurangije urukundo rw'Imana ntirwayitereka ku iyo capacity zo kungura Imana indindirije ubugingo ihora inampendahenda buri munsi ko bwije nuko bukeye none ngo hari ikije gutokoza ubwo bugingo nyirubwite icyifuzo cye kuri nge aribwo ngo imuhe access gusa Imana nabyishobora kwemera ko bikugeraho bibaho cyangwa bikugera ariko burya ibyinshi yemera bitugeraho biba bibitse icyubahiro cyayo ahangaha ndaza kuvuga mu impamvu Imana idutumaho iyo haje muri angle y'urukundo niho tubikuramo byose harimo kukumenyesha ibizaba harimo kukumenyesha ibyabaye harimo kukumenyesha imigambi ifite hakazamo no kukuburira byose bikubiye mu rukundo shingura umamba aho rero utarakomeza nkubwire dore sembyudute dore ibyago Imana igigira mbyite ibyago iyo idutuma hitubwira imigambi ya Satani ku buzima bwacu
kugira ngo wenda dusenge biveho cyane yego ubwo ni rwa rukundo ntibitugere umva sakabazo kandi anakandi kubwira iranakubwira uti nurangara ibintu bikaba hari ingaruka bizakujyaho cyangwa bizaba abaretse rero umva rero ikintu kijya kibaho hagati y'ibyo bintu byombi gikomeye giteye n'agahinda ari nayo mpamvu uri kubibona uyu munsi ku muvugizi wa ADEPR bimwikubitaho gutyo cyangwa babizana gutyo. Imana yadutumaho ibintu byiza cyangwa ibi bitewe n'urukundo nicyo twamaze kubona. Noneho dore ibyago iyo idutumaho ikaduhishurira n'amabanga ya Satani ku buzima bwacu n'ibiduhiga cyangwa ikadutumaho imigambi yayitumenyesha ikabikorana urukundo, noneho twebwe tujya duhura no kugira ibyago by'uko umuhanuzi yatumye nta rukundo afite. Icyo nshaka kubanza kubwira abantu dukurikiye ni iki ngiki. Nukuri Imana ntabwo yica. Yego. Nta nubwo Imana yoshwa n'ikibi. Barahita bagusomera. Nta nubwo icyohesha. Cyacyanditswe. Ahubwo hari ikintu nshaka kubwira abantu. Ndica. Anakiza. Uretse se nkubwire. Imana igihe cyose hari ibintu bibi byagiye biba ku bantu. Yego. Zabaga ari ingaruka z'icyaha cyangwa z'ibyaha umuntu yakoze. Imana ntiyica, twe nitwe twiyica. Nitwe twiyica. Iyo ukoze icyaha kingana n'urupfu. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ingaruka z'ibyaha n'urupfu. Ingaruka z'ibyaha n'urupfu. Ahubwo no kuba babwira no gupfa ari iki. Ari kuri Imana mubwiraga umuntu ati mwana wanjye rwose ngwino nkorera umurimo singushaka mu kazi, reka akazi ko gutwara imodoka uzu nkorera umurimo ndagushaka mu murimo wanjye. Ndagutungira mu uyu murimo humura. Seze. Ikari ngamwe ati nutemera ibyo nimo nakubwira uzakira ingaruka zabyo. Urumva umugabo akajya mu muhanda imodoka ikamusekura. Yego. Imodoka yamusekura abantu bati Imana iramwishe yanze kuyumvira. Imana ntago yamwishe. Sesa ahubwo yishwe n'icyaha gikomeye cyo kutumvira Imana. Yishwe n'ingaruka z'ibyakomotse mu kutumvira kuko iyaza Imana imushaka abafite ubuzima. Rero buriye n'icyo nshaka kubwira n'abantu icyaha gikomeye muri iyi si ubusambanyi, si ukwiba, si ukwica. Oya igikomeye n'ubutinganyi. Si ubutinganyi. Oya icyaha gikomeye muri iyi si ya none niyabayeho nizabaho no kutumvira Imana. Thank you so much. Nicyo cyaha gikomeye cyane. Ni naho kubiyemo ibyo byose tuvuga ko ari ibyaha. Ibyo byose bikomoka ku kutumvira. Kutumvira Imana. Rero uwo muntu urugero nanze umuntu akoze impanuka arapfuye cyangwa se ntapfuye bajya banitangira ubuhamya cyangwa se ntapfuye akahita avuga ngo Imana niyo yankuyemo ijisho, ngo Imana niyo yanciye akaguru. Oro ashobora kuba bivuganye ubumenyi buke sibyo cyangwa amakuru afite atariyo ariko akaguru kaciwe no kutumvira Imana kuko ingaruka z'ibyaha ni urupfu. None se gucika akaguru n'urupfu gikomeye ubwo niki wagombye kuvuga wapfuye. Yego sibyo igwaye ndi mahirwe kuko iragukunda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banjye bagize gute barimbutse bazira kutagira ubwenge. None se kugira ubwenge niki? Yobu haravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kurimburwa kw'abantu rero barimburwa n'ibyaha. Kurimburwa kw'abantu barimburwa n'amahitamo. Kurimbuka n'amahitamo nukuri. N'ubugingo n'amahitamo. Noneho rero reka tugaruke kuri wa muhanuzi. Tubonye impamvu Imana idutumaho. Tubonye impamvu Imana idutumaho. Urukundo. Iyo itagutumye ariko urukundo ruhinduka urupfute. Iyo itagutumye ariko ukagira amakuru avuye mu ijuru, ubizi neza ko avuye mu ijuru, ubwo biratabizaho ikimenyetso cyo kungana nuko wayigereho umugisha kumenyesha. Kandi wibuka ko uyu muntu turi kuganira n'abantu b'abahanuzi bavugana nayo cyane, ntituri kuganira n'abantu biyitirira ko ari abahanuzi. Icyo gice ntiturakizaho. Ni ukuvuga ngo aho tugeze aho ngaho tumaze kubona yuko iyo Imana igutumye iba ifite intego eshatu. Ni ukukumenyesha ibyo izakora. Ni ukuri.
ni imigambi yayo, ni imigambi Satani afite, no kuguhishurira iby'imigambi ya Satani. Twibutsa abantu ko Satani adafite ububasha namba n'ubutware bwo kuduhishurira imigambi y'Imana. Reka ntabwo yabigushora. Icya gatatu ni ukukuburira kugira ngo utazagwa mu rupfu. Ubwo rero ikibikombinye ni urukundo. Ikibikombinye ni urukundo. Nirwo rutume idutuma. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo nubwo waba umuhanuzi, nubwo wagira ute, nubwo waterura ibuye cyangwa wakuribuye mu ijuru ukarimanura nka Eliya, niyo wagira ute, ariko nta rukundo ufite, byose ni ubusa. Bivuze ngo ibyo byose Imana ikoze rero ibikorera mu rukundo no mu bugwaneza bwinshi. Tuze ku bahanuzi niho nshaka. Twanyarutse kuko ni naho hari ikibazo turi kuganira. Ngewe nandi kwivugira ku Mana nawe vuga ku bahanuzi. Kumpaye kuvuga ku bantu batoroshye. Ariko si Imana niyo yoroshye. Ariko nta gace gato Imana yaduhaye ngo ariko president ufite amahirwe yo kugera ibwami. Ubwo wenda tuvuga uhindutse umwiru kuko ibyo ibwami bimenya nabi rusi ibya rubanda. Yego. Ariko nyamara abantu bafite ikibazo. Nukuri nukurikire bwa muntu gifite ikibazo. Ni gute uvuganye n'Imana icyambere uyitonyeho kwemera gukuvugisha. Nukuri guhaye ibintu itama cyangwa yimye abandi. Ni gute guhamagara ati ngwino twicarane tuganire. Sengera igihugu cy'u Rwanda. Ndabona amaraso amenetse. Iyo ni Imana iri kukubwira, iri kukumenyesha nako no kuguha umukoro. Sengera igihugu birakomeye. Amaraso amenetse. Telefone iri. Nkimara kuvugana nayo. Plaisir. Urihe? Tindi Kacyiru. Ntiza mikoro. Habaye iki yantumye. Ariko haragakondisiyo Imana banza gushyiraho, iravuze ngo senga. Kandi ntabwo ikubwiye ngo senga gutyo, wasenga usengera iki? Irakubwiye ati senga kugira ngo ibintu bitazaba. Urakoze aho niho ndi humwe. None hari igihe nakubwiye ati fata y'itatu cyangwa fata y'ukwezi. Urakoze turi kumwereka humura. Ugize umugisha, nta umugisha ukomeye Minisitiri w'Intebe atagize. Kandi akurusha icyubahiro. Wowe rubanda rugufi wirirwaho utari mu bakomeye, ugize umugisha bwo gutona ku Mana iguhishuriye ibyago by'igihugu. Igusabye n'ikintu bikoraho. None aho kugira ngo ukore ikigutegetse ubihinduye itangazo. Ukoze igitandukanye n'ikigutegetse. Ukoze igitandukanye kandi bari bavuganye. Reka tukagitekereza ko ari abantu batanavugana. Baravugana nayo. Nukuri duhugure. Erega niyo yicaranye n'umuntu Imana ikamunyuramo, dufite umwuka wera w'Imana. Hari ukuntu umuntu avuga ibintu kumva niyo yavuze. Hari n'ubivuga avuga ati wiyibeshya rasuka ivuga. Ngo intama zanjye ndazizi nazo ziranze iyo zumvishijwe ryanjye ziramenye. Ugize umugisha Imana ikubwiye ko igihugu kije mu ibyago, irakubwiye ngo senga. Aho kugira ngo upfuka mukora icyo yagutegetse, ahubwo bihinduye itangazo bivuga ngo Banyarwanda mwitegure. Mwitegura amaraso agize ute? Aramenetse. My godness. Uwo muntu please. Icyambere. Ntakunda igihugu. Ntakunda igihugu cyo ni cyambere. Imana y'urukundo najya wango yibeshye, ntijya yibeshye. Tuyinanira ituze. Imana y'urukundo yakunda u Rwanda idashaka ko namaraso ameneka. Igize ibyago ikubitana n'umuhanuzi utarufite. Abari w'igituma aho sha. Kora ko nubundi agitekerereza nabi. Iby'Imana yamutumye bihinduye itangazo. Kandi wari umukoro yarari guhabwa. Ngaba abahanuzi twujuje. Ntakunda igihugu cyo ni cyambere. Igihugu ariko igihugu twageze kugitindaho ugatanga wongera urugero kuri ngewe. Ndambibona no kwiyi mihanda mugani wo wa mugabo. Bwira ngewe tujye kuri president. Imana yagutumye Bikem. Sengera umugore wawe. Yego. Nukuri kose. Sengera umugore wawe muri uku kwezi kwa 9 hari ibitero. Bashaka kumwoherezaho. None ndaje naguhamagara ati president duhure dusangire tuvugane. None se ufite hari undi mukobwa muvugana se ushobora
ko bagiye kwinjira mu rugo rwawe nk'umugore mushya kubera iki umva ibyo bari kukubwira we n'ibintu Imana yari yamubwiye ndetse kubera iki mu kwezi kwa 9 umugore wawe arapfa yawe Imana yakoze ikintu mu rukundo kugira ngo perezida atabura umugore ni wowe wihaye n'umukorosha ariko kuki batumva ukuntu bayitonye ngo babiha agaciro byonyine gusa kuba ari biselectionye kuvugana nabo ni wowe wihaye umukoro gusengera umugore wa perezida kuko perezida nta makuru yari afite kuri ibyo bintu none aho kubivuga uko yabivuze ngo mufatikanye na perezida gusenga uwo mujishi muhekane ahubwo uje kumumenyesha ko umugore wagize gute apfuye kandi no kuri Imana reka mubwire yanapfa abana bimubwira Imana nukuri uziko hari abantu bajya bapfa biturutse ku bandi nukuri hari impfu twakira z'abantu biturutse ku bahanuzi babi no mpamvu umuhanuzi ari umuntu ukwiriye kurinda impano yahawe kuko iteye ubwoba iriya mpano perezida wicarana n'uwo muntu nicyo uzacyura mu mutwe nimutandukana uzataha wakiriye urupfu icyambere n'ubwoba bukomeye cyane yego ubwo ndi kuvugira muri rusange ariko kuko ngiye nkikumvanira iryo jambo rimeze gutyo nta nubwo naba nyongeye no kwicarana nawe oya reka jewe baranabizi iyo bampamagaye umpamagara umbwira ubusa mpita ngukupa rwose wibuka ko ari kugwishurira imigambi ya Satani ku mugore wawe ntago ari kuyimishurira ahubwo ari marayimenya nakari kuyikumenyesha Imana yamubwiye kwimishurira nicyo tugomba Imana yamuhishuriye imigambi ya Satani ku mugore wawe nibyo tugomba gukora kugira ngo Satani atibe uwo muntu arangije waje kumenyesha shaje kumenyesha kabisa ntago Imana imenyesha bihindutse itangazo eka nkubwiza ukuri Imana ntimenyesha ibintu bibi Satani agiye gukora Imana irakuburira ikagwishura imigambi Satani agiye gukora kugira ngo ugire icyo ukora none se ko tugeze hagati mu kiganiro wanyemerera nkakubwira ibintu bitatu biri gutuma bahanuririzanya yambwira nta kibazo nubwo tutaramugeraho umushumba kandi niyo ntego twari dufite niyo ntego rwose ariko Imana yadusuye twihuguriye abahanuzi kandi twabigeneralije tubishyira ku bantu abari bo bose kandi twanabikore mu rukundo burya nta nukuri kose reka nkubwire pe nukuri ibi bintu ndikumva nta muntu ndi mu mutwe nishyizemo nukuvuga ngo abantu bose biba kwimihanda ya YouTube bitambuka nta n'umuhanuzi tujya duca tuvuga ariko ibintu oya nukuri turi guhugura nyine abahanuzi kubw'ibyo turi kubona kuri YouTube cyangwa se ku mihanda muri iyi minsi nyuma yuko Dawidi ari mu ishyamba akaba ahishwe ngo azaza ayobora itorero rya ADEPR ibyo si byo ndi gutangaza ni ibyo ndi gusubiramo byavuzwe n'abahanuzi batandukanye ku nshuro ya kabiri hakandikwa amabaruwa atandukanye uvuga ati ari iraguciye ndaguciye mu izina rya Yesu ndaguciye mu izina rya Yesu ubu none hariho style ivuga ngo niba ngombwira nica ndakwishe ndagusimbuye sibyo ndimitse nkujyanye kukurega mu ijuru kugira ngo uveho ureke kwibya itorero ureke kwinjiza ibizira hera ugusimbura araje nibyo sibyo biri kwiyi mihanda se muri iyi minsi uyu munsi wa none wagurishije itorero rya ADEPR muri Illuminati wagurishije itorero rya ADEPR muri Illuminati bagwaye amafaranga batinganye wariya amafaranga batinganye kandi ntabuvuge ko ari ibintu yumvisije mu bantu cyangwa ni ibintu yabonye ahubwo bakavuga ko ari ko Imana yagize gute yababwiye n'abatari kuvuga ko ari uko Imana yababwiye bari kubikora babeshyera ishyaka ry'umurimo w'Imana ifuwe ry'umurimo w'Imana tutararenga aho ngaho ariko ugerageze kutavuga yuko abo bantu barimo barabeshya ntabwo nshobora kwemeza ko aba bantu nuvuga ko babeshya cyangwa batabeshya urabukoze ikosa ndaba nkoze ikosa rimeze ute nubwo ntarabyemeza ahubwo ngicyo nca ikosa urabukoze uzijyari ryo ikosa urabukoze dore niringiri niba umuhanuzi ari kuvuga ko ari ku Imana yamwibwiriye urinde wo kumuhakanya urakoze cyane nawe ubanza unyemere nimba ari ubwa mbere wumva inkuru y'umuntu uvuga ngo perezida akuntumyeho nta kintu akuntumyeho ahubwo ari uko baziranye gusa
impamvu rero ndi kukubwira icyo ngicyo nuko nashatse ko tubanza guhera hasi. Ubu twari tugeze kuri etape y'uburyo Imana ituma umuntu n'ubundi turacyaremera nk'abahanuzi kugeza ubu mw'iki kiganiro. Niyo mpamvu nanze kuvuga akantu ko kubeshya. Twihorere aba bana b'Imana yatumye nibo turiho. Twe turi kuri angre y'abahanuzi Imana yatumye by'ukuri. Yego. Twabanje kuvuga ni ye mpamvu Imana ituma abantu. Tunavuga ni ryari umuhanuzi ajya twatugeza ahantu umuhanuzi Imana imutuma ariko akivugira ibye. Sibyo? Cyangwa umuhanuzi Imana iha inshingano. Akazihindura itangazo rya rubanda. Akarihindura itangazo rya rubanda. Hanyuma none nitwiruke noneho. Mite nkwibariza akabazo kameze gatya. Ari naho kubura umwana w'umushumba bifitiye agaciro. Kuko intego mfite niyo kuganira ku bahanuzi ariko batanga ama message y'Imana ku itorero n'abashumba bayishumbye. Twahise dushyiramo speciality. Yego. None umuntu Imana yatumye ku mushumba ariwe twahereyeho. Wambwiye ko ari umuntu ukomeye, ari umubyeyi afite karite 3 zinyemerera kumuha icyubahiro. Umuhanuzi noneho Imana yamenyesheje icyaha umushumba yakoze ikamumutumaho. Sibyo? Ikamati ngewe ndashaka kunyura mu kanwa kawe nkagira ibyo nibwirira umushumba n'imitsi. Wowe nka Bikem erego ntugira ngo bitandukanye n'ubundi n'ibyajyaga biba ku mubyeyi wawe. Umushumba burya bari umushumba nubwo wayobora ebyiri ariko buri umushumba cyane rwose. None uwo muhanuzi Imana yatumye kuri Bikem umushumba ngewe umushumba. Wowe uri umushumba. Yego. Ku cyaha wakoze ku mahano wakoze kandi ashobora kugira ingaruka ku bushumbye ku zindi ntama zisigaye ureberera. Urakoze urimo akwiye kwitwara ate? Inde ukwiye kugira uko yitwara umuhanuzi. Urakoze ngize ngo ni umushumba. Umushumba se ko ari bwakire. Umushumba arakira. Kandi arakira bitewe n'ibyo wamuhaye. Twibutsa abantu badukurikiye ko ndavuga abashumba. Reka mbo umushumba mw'iki kiganiro mu y'umunota. Twibutsa abantu ko ibyo byose Imana ibatuma kuri twe tubizi. Yego. Niba byaje ko ari ukuri. Brezil. Kuba naraye nkoze icyaha cyo gusambanya. Ikintu gikomeye ntegereje suko Imana ivuga ko ibyo bintu nakoze. Cyane. Ikintu ntegereje nka resulta ishobora kunshimisha niba nari ndi no kurara ndira. No gufata icyemezo n'ingamba cyazo kutazojya gukora icyo kintu. Kwihana ngo afata n'icyemezo tutazagisubira. Ikindi kintu kima amahirwe yo kudakomeza kugira iyo complexe yo kudasambanya. Suko njya mu iterano ngasanga bari kubiririmba banabivugaho. Oya. Uzi ikintu bukoze Mana. Iyo uvuze ko umushumba Bikem yasambanye ukabivugira mu rusengero. Ubukoreye Satani mu buryo bukomeye utabizi. Yes. Umushumba Reverend Pasteur yasambanye. Emmanuel. Yego. Imana imiye yuko yasambanye. Muhagarika amaterano mbabwira iri kuvuga. Imana iramwe ngo nta kintu ufite cyo kongera kuvuga utari hano cyacu ndi kureba imbwe imbere yanjye nimi nabwiriza. Mbega umuntu ukiye umurimo w'Imana atabizi we. Dore impamvu. Kandi Imana yabimubwiye. Niyo. Imana iramubwiye kandi mubwiye ibintu yakoze. Niyo. Ariko tukiraho beretse gato tukiraho hagati. Imana ibimenyesheje umuhanuzi ko Reverend Pasteur Emmanuel yasambanye. Beretse imubwiye ko yasambanye ahagaze kurimba ari kubwiriza, sibyo? Yarihannye cyangwa atarihana. Inde
uwo muhanuzi arihanuye uwo mupasiteri yarihana cyangwa atarihana nabwo barahita batoza ati se ibintu twakoze kera tukabyana Imana ishobora kubishurira umuhanuzi buretse gato ibicumuro byacu tukibutsa gukiranirwa kwacu genda gake turabanza tuyitware mu buryo bubiri kugira ngo n'umuhanuzi arabyumve kuri cya kibazo cyagiye Reverend Pasiteri afashe Bibiliya aravuga ati haleluya umvuga rimonevo yego umva uko Uwiteka Imana ivuze shyira ibitabo hasi Imana ikukubona nk'imbwa ubanze wihane uwo n'umuhanuzi uri mu materaniro wa mupasiteri wa murevera yakoze icyaha yaranakihannye ariko umuntu arabivuze uwo muhanuzi bivuze atyo mupasiteri yarihannye icyo cyaha ese Imana bimubwiye koko yuko yagikoze Imana ikabikimubona nk'imbwa cyangwa umuhanuzi Imana amumenyesheje ko yagikoze kandi yakihannye ariko yivugira yuko n'ubundi akimeze nk'imbwa kuko ibyo bice nabyo turabigira ariko se perezida urashaka gucanganyukisha abantu twivugira ko atarihana yego reka vuge ko atarihana kubera ko sinzi kumva ukuntu nyuma y'imbabazi hariho kongera kwibutswa ibicumuro byacu yako bike nawe icyo mfa nawe rero wagira ngo ntabwo wigeze usengana n'abantu n'abayumbi ntabwo uzi umuntu wicara muri mu materaniro gutya muri abantu 20 mwicaye mu gashyamba hasi umuntu agahagurutsa nk'umukobwa akamubwira ati Imana irambwiye ngo ukiri umukobwa wakoze icyaha cy'ubusambanyi umukobwa agahaguruka akavuga ati n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru icyo cyaha naragikoze ariko nari nihannye imbere y'Imana urumva kireka n'ibitarambabari umukobwa agatana agahinda kandi icyo cyaha yarakihannye ariko wa muhanuzi yamunura ese Imana ishobora kumenyesha umuntu ibyaha umuntu yakoze kera ikamumenyesha nkaho bigihari vuba bitaranihana ntibishoboka ntabwo bishoboka iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu ibi byose bibaye bishya nukudo ngo ababaye icyare mu igishya ngo ibya kera babishise bivuze yuko umuhanuzi ashobora kuvuga ko Imana imubwiye ibyo bintu ariko wenda ari udusigisigi yigeze yumva cyangwa se Imana yigeze kumwereka kera agahora bizana nk'ibishyashya yego nakubwiye ngo icyambere ugomba kwibuka ngaruka ngo usubize uwo muntu ari gukora ibintu bitari mu rukundo ako kantu si n'urukundo gusa bike aho ngaho harimo n'ikibazo umuntu afitanye n'ikibazo n'Imana harimo no guharabika imbere y'Imana umuntu ko yihannye k'Imana mubabariye icyo kintu utinyutse kukigarura gute imbere y'abantu niba ko kukeretswe niba ko kunakeretswe cyangwa ushaka kuba ugifite amakuru ko yacyaturiye cyangwa uguhari oje kwana Imana shakora nabikubwiye kera shakora nabikubwiye kera urumva cyangwa barabimubwiye ntimubwire ko yihannye yanabimubwira ko yihannye ntabwo yabura kumenyesha ko yihannye ahubwo we kubera yamaranga mutima yawe ugatwara ibintu byose mwese ntari gihe si twavuze ko hari igihe umuntu ahura n'umuntu Imana ikamuha n'amakuru atanakenewe hari n'igihe wowe Bikem ushobora kuba uri gutambuka umuntu avuga ati buriya cya Bikem buriya yari yarabaswe n'icyaha cyo kubeshya ariko aza kwihana no kugira ngo wenda bitewe na societe arimo ngo kugira ngo bamwemere ko ari umuhanuzi ati Bikem Imana yarambwiye ngo icyaha cyo kubeshya kwemeza yawe kandi deje ibintu byarababariwe byanavuyeho icyo gice cyo tunagitindeho cyo yego namanyangane n'amafuti uwo muntu akwiye no gusaba ubwenge bw'Imana ahubwo tugenda kuri wa muntu uri mu iteraniro ngira ngo mbibutse akantu gakomeye nazabwo umwanya uhagije ngira ngo mbibutse akantu gakomeye yuko nubwo abantu bajya bavuga ngo abakristo bicara hasi bavuga ngo nabo mu kibaya ngira ngo mbibutse ko ari abakristo burya nabo babaje mu murimo burya muri bari abakristo barimo abantu baba bari gusengera amateraniro habarimo n'impano ziri gukora cyane yawe icyo warushije nuko yawe iri gukora ku mugaragaro ku ruhimbi cyane abanyamasengesho buriya mu iterano bari kwinginga Imana yego ngenze umuntu usengera korali yanjye uri nation igihe cyose tugiye kuririmba uwo wicaye mu iteraniro ntaba nareba abahumirije arimo aringinga Imana kugira ngo tuze kuririmba neza yego uwo muntu yibereye mu iteraniro ageze atya biranze pasiteri atangiye kubwiriza Imana isimuha amakuru yuko yaraye muri lodge ararana n'inkumi kandi ntigeze yihana n'ibyo byaha none arimo arabwiriza uwo muhanuzi arahagurutse arahanuye ati mushumba shyira hasi hari n'igihe bagira ifu y'akanamuterura
hariho nzigeze guterura umushumba ahantu ntari buvuze amukura ku ntebe. Yego. Amukura ku ntebe. Yego. Byarabaze. None umuntu aramutse abikoza atyo ku impano z'Imana zose mu iteraniro zibereho kugira ngo zikore mu itorero, hari icyaha yabakoze. Thank you. Impano zose mu iteraniro zibereho kugira ngo zikore vrai. Hari igice kibikurikira. Zikoreshwa ute? Question mark. Nacyo ni ikindi kibazo cyo kwibaza. Kuko mwuka nsuye ngiranye ibihe byiza n'Imana ikamenyesha ko umushumba wanjye ari umusambanyi kandi ubuza amahoro, kandi ubuza biri kukurya we kwiyumanganya biranza kujya mu Imana irangiye rwose agira ati ntigiye kunyica ati ndabivuga. Kabiri, urishuwa kwigusabye ngo kwibikweretse kugira ngo uhite ubivuga, uhite unabikora. Nukuri tutandukanye icyo kintu. Plaisir, wibuke ko dufite n'abahanuzi b'abana mu mwuka. Niyo mpamvu ndi buze kugusaba societe. Uri kumva ibintu byari by'umuntu umwe bigahinduka igitutsi cy'itorero. Yego. N'icya societe. Umurimo w'Imana ukagibwaho umugayo uturutse ku manuzi. Izina ry'Imana wabaye umwanda. Yego. Mu gukoresha impano Imana yamuhaye. Niba mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana ndi umushumbi ukaba ugize chance, ni chance mwana. Ariko uzi impamvu ari chance, ariko uzi kujya Imana ijye kukwereka ibintu narayemo mwana utaruhari, ni chance n'ukuri uyigiriyeho umugisha yitonyo. None ugize umugisha bikweretse, wambabariye basi ukarinda umukumbi muto ukareka kumva ibyo bintu bitabareba. Kurara nsambanye kwanjye ndi umushumba, kubivuga mu iteraniro ry'abantu 1000 mpagaze kuri alitari. Wane, dore ngiye kuvuga urutonde rw'ibintu ukoze. Icyambere, simpakana kwavuganye n'Imana, nanjye ndabizi ko nasambanye. Icyo ni icyambere rwose. Nunabimbwirira imbere y'abantu rwose mbahagaze imbere ndi kuririmba cyangwa ndi kubwiriza, n'umutima wanjye urahita umbwira ati nubwo abivugiye mu ruhame ibyo bintu ari kumvugaho nabikoze. David katagatukate ibyo bintu nubwo habayeho erreur technique ariko wabikoze cyangwa spirituel y'umuhanuzi nabikoze. Nje muhanuzi nkwiye gutinya kwatura no kuvugira ibyo bintu mu ruhame ku mushumba kubwo kurinda ubusugire bw'itorero n'umukumbi muto. Nje nise muto. Dore ibintu bigiye kwangiza we. Banza wumve. Mu materaniro harimo abantu bamaze gusobanukirwa neza yuko umushumba nawe yambaye umubiri yakora icyo cyaha. Harimo n'ikindi gice cy'abantu bamaze kwishyira mu mutwe ko umushumba atagikora. Bazi ko ari marayika. Bazi ko umushumba bari marayika. Thank you my brother. Kandi bose bari mu kuri. Bose bari mu kuri. Uzi ko umwana w'urinja umwana wabyangije usigaye ubona aba pastor ku YouTube babatuka. Pastor ryari izina rifinyoye ry'icyubahiro rifite n'igitinyiro, kuburyo utari gupfa kumuvogera cyangwa uvuge padiri nabi. Waravuga ati nuvuga nabi umukozi w'Imana ushobora guhita ugwinyo cyane rwose. Icyo kintu kigeze kibaho. Oya none mwibutse ko ba papa bawe iki cyubahiro, mwibutse ko ba papa bawe mwagiye mumara n'igihe kinini mutagira gute, mudahinga mudahaha, tubazanira ibitoki n'imiceri n'ibiki twejeje, tuba ngo tugiye gusura abantu b'Imana batajya bakora ibyaha. Yego sha babereye maso umurimo. Yego bitanze bagahora basengera itorero banatwigisha ijambo ry'Imana nta kindi bakora. Yego ni bya bindi nyine bya Paulo. Se nabangize icyifuzo kibi ndamutse mbaye iby'umwuka nkabasaba ko namwe mumenyera igifu. Yego ibyo nta nicyo bitwaye sinicya. Yego noneho rero abivugiye hagati y'abantu bameze batyo batandukanye mu rwego rwo kumenya Imana. Hagati y'abantu batandukanye dore icyo ugiye gukora. Ikintu cyambere umuhanuzi akoze ni façon negative. Akoze ikintu kiryoheye Satani cyane, ari gukorera ubusambanyi publicité. Cyane
noneho hari umuntu w'umuniga wita umuntu abaratse perezida wanditse hari umuntu w'umuniga wiziye mu iteraniro w'umurara wenda pasiteri yari nanabwirije ageze ku rwego mukururiye kuri Kristo mbere yuko ahaguruka habanje guca message y'umuhanuzi aravuga ati pasiteri nawe arabarya mwana yewe nurarya abana wose pasiteri nawe arabarya ati singikijijwe ntawe naba mvuye ntawe naba ngiye zingikijijwe umuhanuzi ni gute Imana mutumanye urukundo none ubuhanuzi bwe bukaba buhindutse inkomyi y'ubutumwa bwiza what is this singikijijwe ati tumushumba akoze publicité usambanya atabiza umuhanuzi yego kabiri biratiza imbaraga boroheje gutinyuka iby'umushumba utakekwaga yatinyutse uko niko kuri ijana kurindi mfite ubuhamya bw'ibyo bintu nushaka gufungira ikiganiro dusoze dutahe mfite ubuhamya bw'ibyo bintu kuba mpawe amakuru urakatinze komeza uyu mwana ari kurangara cyane macaka ama introduction ongera ukupe mani ngiye nsinyane riti ayo makuru atangiwe mu ruhame rw'iteraniro ry'abanyembaraga n'abanyantege nke n'ibigwari n'abapagani hari abantu bagiye kuyaprofita bayabyaza umusaruro dini façon négative twibutsa abantu yuko mu iteraniro harimo ibice bine igice cya mbere ni icy'abakomeye mu gakiza abakuze mu mwuka icya kabiri ni icy'abato mu gakiza icya gatatu ni icy'abapagani bo mu rusengero nabo baba mu iteraniro icya kane ni icy'abantu bashaka gukizwa yego abo bantu bose baba mu iteraniro yego wibuka ko n'abantu bari mu iryo teraniro bose 80% by'abari mu iryo teraniro bararira kubw'ubwubanuze ko bararizwa ubarira ubwoko bubiri bw'amarira budasa aya ni bune nako bune cy'ubugabane icyambere abakuru mu mwuka baratahana inzara iri buze guterwa n'icyo kintu kibaye bajye gusengera itorero yego barafata amasengesho bibahaye undi mukoro itorero bibahaye undi mukoro wiyongera kuba basanga bahemukiye bari gufata amasengesho yo gusengera abakobwa bakuze mu iteraniro bari bafite amasengesho yo gusengera batabyara ubongereyeho na rya sengesho ryo kongera kureba yuko umwuka mwiza hagaruka mu itorero ubahaye double work barabahemukiye no wa uri ukiri muto mu gakiza uramubwiye uti n'ubundi izo ntege nke ufite rwose ntago Imana yazakwambika imbaraga dore nturutuye nguyu rwabwiriza ubwo se wazamuka ukazagera ku rwego ruri hejuru rw'uyu nguyu uri kubabwiriza nushaka utuze ugene uko imbaraga zawe zingana uwa gatatu umupagani mu rusengero arasohoka bati narababwiye tujye twirira abana disimbona n'abashumba babarya n'ukuri banuza se bose no kwitangazamakuru bakaza aterega icyo baturusha n'agatuti no mwitangazamakuru bakaza bati nge narababwiye ati umushumba runaka nagira gutya runaka ari wa hantu ubona mu iteraniro cyangwa se no kuri za YouTube channel uwitwa umupasiteri ubona rwose adatinya gushyira ubwambure bwa pasiteri mugenzi we hanze aba niba abapagani bo mu rusengero iby'Imana bivuga n'ibya Satani bivuga kandi byose akabivuga ku rwego rungana kandi byose ari proud yabyo wa kane rero wa wundi waje gusenga ashaka gukizwa ni umupagani arabyize na Yesu ntaramwakira ariko ari kumuhumurira cyane ku buryo yumva ashaka kuza we yaje ateganya no kujya gusambana nava mu rusengero cyane kuva uwo munsi ntazaragaruka mu rusengero kugira ute gukora iki se kugira ute ahita afata aho kugira ngo ngewe nzaba umusambanyi wishe mu rusengero reka nerure bigira inzira ujye ubumva ku ma YouTube channel zumve hari abantu bakoze ibiganiro bavuga ati ngewe kugira ngo mere nka runaka nge nzajya nsambana banamfata ama video nsambana aho kugira ngo mbe nka bishop runaka y'urwa sambana bishe
iby'ibice bine wibuka ko ibyo bintu biri gukorwa byaturutse kuri nde ku muhanuzi wari wizewe kuko ni Imana mwumva uko Uwiteka Imana ivugana namwe bavuganye oya atari kuyibesera ngo mwumva uko Uwiteka Imana ivugana namwe kandi iri kuvuga ariko uburyo atambukijemo message Imana muhaye ntago aribwo Imana yashakagura urayemutse none se tuvuga iki tureka iki ngiye kukubaza ngo tugaruke ku iri torero wa muhanuzi Imana ihaye iyo message kandi igomba kugera kuri nyirayo ikajya no mumaro yari akwiriye kubigenza. Thank you so much. Tubihuze na topic yacu. Tuzamuka kugira ngo twahereye mu iteraniro hagati ariko ubu noneho turaza tujya kuri national. Ubu ikibazo turi kudiringa nacyo ni icy'abahanuzi aha ngaha nyine muri ku mudugudu biri ku mudugudu. Nitumara kubona igisubizo cyaho ku mudugudu turaza tubivana ku mudugudu tubijyane no ku rwego rw'igihugu tumenye ngo abahanuzi naye makosa bari gukora. Mbanze mvuga iki kintu rero dore kuri handi watangiriye ku muvugizi wa ADEPR n'ibiruhubu by'umwuka wa gihanuzi. Twibutsa abantu badukurikiye ko kuba umuvugizi wa ADEPR uyu munsi ayoboye ADEPR atari ibintu byatunguye ijuru. No kuri ntituze kwibeshya tugire ngo Imana yashidutse bayifatanye ikibuga cy'itorero. Ibyo bintu byari biri muri plan y'Imana kugira ngo umuvugizi abari kuyobora itorero. Icyo ngicyo abantu banze bakibuka. Kabiri, twibutsa abantu ko Imana ikunda uyu murimo wayo cyane ndetse kuturusha, kuko twe dushobora kubamo tuyibeshyera ariko yo ntijya yibeshya ku uyu murimo kuko niyo yatangije iri torero ritari rya ADEPR abwo amatoro yose ya gikristo aherereye kuko nta hantu hatari umugeni. Yewe hari n'indirimbo sinzi nimba ari ya 200 kangahe ivuga ati abera baryo bahora amaso n'ukuri ngo barisengera bariririra. Niba ugize umugisha nongere mbisubiremo, Imana ikaguhishuririzaye kuguhishurira ikaguhishurira umuvugizi wa ADEPR umushumba mukuru wa muntu twavuze muri bya byiciro bitatu we umunyacyubahiro umubyeyi umurinzi. Warugize umugisha ntagize Imana ikweretse intege nke z'umuvugizi wenda niba bikimeze gutyo kuko nimba ari byo simbizi dusuppose ko ariko biri. Umushumba mukuru umushumba ugize ute ukuriye abashumba nyine bandi maparuwase n'imidugudu. None ubuze n'umwuka na muke muri bya bintu bitatu. Ubuze kumwubaha, ubuze kumutinya, uramufasha umuzanye kuri systeme YouTube muri publique muri rubanda imbere y'izashumbye, utangiye kumwita ikindi kintu imbere y'abantu, umutesheje agaciro imbere y'abayoboye, warangiza ukabyita ishyaka kandi uri guteza ishyano. None se nta buryo cy'umushumba ajya agirwaho access yo kumubona ku buryo mushobora guhurira kuri hoteli cyangwa ku biro bye ahakorera cyangwa we mu rugo mukagirana ikiganiro cyo kumuhishurira iby'imigambi y'Imana yaguhishuriye kuri we, kikaba ari ikiganiro kiri personal to personal wowe n'umuvugizi. Ibyo bintu nzi ko nkurikije uko muzi ngi ibyo ndi kuvuga nzi ko ntawe yakwima rendezvous. Niba perezida muhamagara kuri telefone ari mu kiganiro we mu rugo cyangwa ku kazi akamwitaba, ni nkuko nimero yo izwi wayaka perezida cyangwa undi wese
akavuga ati mushumba, yes ni umushumba twibutsa abantu ko akiriwe, ni umushumba uragiye intore intama z'Imana yashinzwe. Gufata telefone ye bitwaye cyo kavuga ati ndifuza kuvugana namwe mwampa umunsi nazabareba ndo umukristo usengera kuri iri torero, none ndashaka mu makanya tukaganira ku by'amabanga y'Imana yamishuriye kuri mwe. Uswate basi ukagenda ugiye kumwatuza nukuri kose uri kumwe nayo wabikora. Nimba baratinyutse kujya kwa His Excellency sibyo ntibajyayo none ko ubundi aba bantu ariko bafite ikibazo, bazi urwego umuvugizi ariho n'abantu ashumbye uko bangana, bazi ko harimo n'umukumbi muto umwe twavugiraga muri paruwase. Bano bantu bareba YouTube barimo bya byiciro wavuze ahatege byicaye. icyo dukoze no kuryagrandisa, icyo dukoze tugize ku rwego rw'igihugu. None wirirwa kuri YouTube utukana igukuyeho tuyirakwishe unavuma wisararanga ati ngiye kwandika impapuro nohereze mu nkiko no mu nzego z'ubuyobozi. Ahantu bari kwandika bandikira inkiko zitandukanye n'inzego za leta ati tushaka uyu muntu, ni ikivume, ni ikizira kinjiye. What is this man? Urafata umuntu Imana yimitse yasize amavuta ikamushumba ikamutoranya ngo azayobore umukumbi w'Imana, wenda koko nibyo yamukweretseho nibyo turacyari handi president suko wenda atari suko atari byo turi ku ruhande rw'ibyo yakubwiye ari ukuri rwose, ariko ugiye kubitanga ute? Ugize amahirwe Imana iguhishuriye intege nke z'umuvugizi niba koko ari byo, kuko njyeje je suis neutre kuri iyi ngingo hanga ubundi neutre ntaho ndi sibyo, ndahugura impande zose. Ugize amahirwe Imana iguhishuriye intege nke z'umuvugizi, biratanga ikinge kumpishurira ko umuvugizi yakosheje kuri njye ugiye kubyumva. Uragira ngo ngufashe iki? Uragira ngo ngumare iki? Ngufashe iki muri iyo dosi? Muri iyo dosi ikintu cyembabaza kurushaho ushaka donasoso aragusomera batenga abantu ko ibyo bibazo tugasomera nibo kazina ndara kazina mazime ndi kumva ko umugabo w'umuhanuzi witwa Kavuza Nduru kandi nabeje bakavuza mu gihe Kavuza Nduru yashatse umuvugizi akamuhamagara kuri telefone igendanwa inshuro 60 akanga kumwitaba. Sibyo ngo turashaka gukora ku mpande zose ngo turebe niba koko hari igihe bishobora kuba ngombwa. 60 biranze yo agiye kureba n'umushumba we w'Irurindo umuhagarara bati ngiye Imana yampaye ubutumwa ngomba guha umushumba. Imana yampaye ubushumwa ngomba guhande umushumba. Très bien. Umuntu uzawurinda akavuga ati bumbwire numve ko ari buzima nzamuguhuze nawe. Ubutumwa bwa buzima ryari uwo ngubu ugenzura? Okay. Ya muri kiritire y'itorero biro biremewe cyane. Abandi ngeka nkubwiza ukuri ntabwo ndi bukubwire kuko nubwo umushumba wenyine ndikurupe sibyo sinakwambikwa ubusa umushumba imbere y'uwashumbye sibyo ni byepeke yake ndashaka kumpuza nawe kuko njye ubwanjye naramubusa. Okay, niba ushaka kumenya ko ibyo mubwira ari ukuri dusenga n'Imana cyangwa uzafata ibyo byo kubisengera uzamenya yuko ari Imana yantu. Umushumba nawe ati ntibikunda mukuru ujya uwo mushumba Rurindo akanga kumuhuza n'umushumba mukuru. Yego yewe akazanatega kajya kuri biro i Kigali kuko Imana yamubujije amahoro, naho yagerayo bakavuga bati ntibikunda arahuze ntibikunda ntabwo muri buhure. Ese uwo muntu aramutse avuze ati reka nihamagarire Afrimax TV kuko nzi ko ikurikirwa n'isi yose, message ramugeraho byoroshye n'agatike kanjye kaze koroha, kuko ari nabavuga ati ndabizi urankurikiye nuko wabavuga. uri kumva
uwo muntu nabigenza cyo kuko akoze ahashoboka hose bikanga agahitamo noneho kumubwirira ku isi yose agakubita ibiti n'amababi byose akarangura gira vagusubize se gira abakoze man icyo mpamya cyo kuko ahita ati ngewe uzanshinja ikindi nahamagaye uranga we yiciriye inzira yo kujyana message icyo mpamya cyo yewe basi reka baza ngarukira babano gato yaba bose baragerageje nkakavuza nduru akagerageza hose akagera bikagera ku iyo tapi yaba baturi kubona yaba baragerageje nkakavuza nduru ariko kabiri Imana igutumye cyo gucira n'inzira mwana ako kantu utakavugana uko kuvugira nare kukakuvugira oya ndabizi ko duhuza cyane nge nawe humura nukuri iyo buretse iyo ariyo yagutumye ariyo mwana kugera kwa perezida ntabwo byoroha bro ko ni gute ubundi wisanga kwa perezida mwana ensevire ko mutwa none ngiye urigeze kubimbwira ko bimbwirira mu ibanga turi ahantu tumuduse ugiye kuri menase arambwiye ati sinigeze nandika na gato yego ye baba we uwimana ishyigikiye mu ijambo we nukuri umugeraho wagira no kwa papa Francis ukamubwira ati nyaboneka hari ibintu nabonye ku itorero ukakiyo atakubwira ibyo yamubwiye ahubwo evuga ngo uwo muntu umeze utyo ntajya apfa kukibagiwe cyo ntapfa intumwa ntiyicwa we yakwicwa itese ariko ni intumwa yagejeje ubutumwa aho yagomba kavuza nduru wo wawe sina namuzi cyane oya n'urugero natanze ese iyo yihangana aba yaragezeyo kandi ntiyari gupfa kuko Imana ntiyari kumwica ibintu atashobojwe nayo Imana ntiyanamurenganya niba yashakishije inzira zose bikanga Imana ntiyamurenganya ibishoboka he tried all his best iyo Mana niyo yabinaniwe kuko yabuze aho uko imucira inzira he tried all his best urumva aho ngaho ikosa ryaba ari ry'Imana ko itamuhaye inzira iri ari buze kunyuramo ikosa ry'Imana kandi Imana ntikora ikosa si ry'umuhanuzi kandi Imana ntikora ikosa kabiri none se ni gute ibintu yari yagutumye ku muvugizi wa ADEPR bihindutse by'itorero byose kucyabizanye kuri afirma gisamwe wavuze Imana irahindutse irivuguruje yari yamubwiye ngo ndashaka kugutuma ku muvugizi noneho ugiye none se ibintu by'umuvugizi bireba Bikem ubwisi yose ubwiye n'umugore we ubwiye n'abana ubwiye n'abashumbye hari verso ya kabiri nshaka kuvuga niba unyemereye kuri ibi bintu by'umuvugizi kuko nge si kuko hari ikindi gice nshaka koza kuvugaho ko bari kuvuga tutavuze ari nakandi kantu kuri uwo muntu none wahisemo kubijyana kuri Afrimax n'uburyo yatanzemo iyo message biragaragara yuko atigeze agira ishyaka ryo kugira ngo ibintu bigende neza njyewe nagusubije ijambo rimwe utari kumva Imana idutumaho kubw'urukundo ikagira ibyago byo kudutuma abantu batarufite tutarajya kuri kese y'umuvugizi sibyo none wa mukavuza ndura Imana yamutumye ku bwoko bw'Imana busengera mu itorero rya ADEPR ahubwo Imana uko nituzi inamansiyo aho dusengera irahavuze ati cyane none se ntabwo uzi ngiye hari umudamu nzitwa Chaine w'umuhanuzi kazi so ya 30 n'ingaye w'inzobe Imana yabaye ubutumwa bwo kuzengurutsa ADEPR yose nukuri nubwiye itorero rya ADEPR navuga n'Imana namubwiye itorero yego si ubw'abanyarwanda cyane none cyo nshaka kwibareze niki wa mukavuza nduru noneho niba Imana yaramuhaye message y'itorero ryose ariko ku buyobozi bw'itorero arabigenza ate Imana yari yamuhaye akantanga urugero Imana yamubwiye iti bana banjye rwose ubwo urabibuze no kumbwira niba ibyo bintu Imana ishobora kubituma abantu ati bana banjye ndagira ngo bamenyeshe yuko Dawidi kiri mu ishyamba ubitorero nta mushumba rifite mumenye ko muri ziragira zikanicyura ibyo bintu 1 Imana ishobora kubituma 2 niba yagutumye wabitwara ute none se ubu uretse ubuswa kandi akantu kahita gakubiramo ibyo twumvishe byose umuntu uzaba generale
umuntu uzaba general w'ingabo ndi kuri denifaso politique ubu hari uwo twebwe abasivile dutekereza oya ariko mu gisirikare wasangazwe mu gisirikare wasanga hari n'iby'igihugu kiri gukora ku uwo muntu akaba ari muri Amerika mu ikosi sibyo siko bitemewe ko ayo makuru atangazwa ataraba yego nukuri uramutse unagize umugisha wo kubimenya ukamenya iby'ingabo yindi za RDF ko hari umuntu uteganya kuba general ukidumbukiza ukazivamo kazana ayo makuru ku imihanda wabamenye ibanga ry'igihugu bagukorera imyitozo yo kurasa bagukorera imyitozo yo kurasa Dawidi uri mu ishyamba ariyizi niba hari yego n'Imana ubwayo iramuzi bashobora kuba banaziranye kwa ayo makuru ko ari buzayobora cyangwa Imana arayamuhisha ni gute ibintu Imana itashatse ko bimenyekana ariko ubundi wowe bimenyekanisha ko bimeze nko kwinjirira igisirikare ukajya kumena amabanga yacyo kabiri ingarukaho nubwo yahawe ubutumwa bw'itorero ariko abanza kumenyesha abari kuriye izamugezayo niba ariyo yavuze ko ari bagomba kubuha niba ariyo icyo ndi kukigarukaho ni ukuri kose niyiturize nanapfa ntazarimbuka azize kutumvira Imana intumye ahantu itabasha kungeza gute Bike tugiye gusoreza kuri iri jambo usoza nje ntabwo ndasoza iki kiganiro amaye data turacyakomeje wabumemukiye bya hata ngo iki watinyutse kumbaza ku muvugizi wa ADEPR ukazana n'ibyo bintu byose ibyo byose tumaze kuvugaho n'ibindi ntavuze ku gice kindi uragifite cy'abahanuzi bateretse kuri YouTube bari kuzana izo message zose zitandukanye wibuke ko mu bantu bose bari kuzana ubuhanuzi kuri YouTube bavuga ku iherezo rya Izayi bamucira urubanza n'iteka gihumeka wibuke ko Izayi uyu muvugizi aracyari mu biganza by'urukundo rw'Imana nkuko natwe duteretsemo kandi bavuga yuko Imana atari yamukize ku ruhimbi kunuza ntabwo Imana yamukize ku ntebe kuyobora itorero ry'Imana riyobowe n'umuvugizi wacu uyu nguyu uriho ntabwo byigeze bitungura Imana ku buryo yagushije ishyano ku buryo yifashe ati ibi n'ibiki byambayeho baciye mu maso te iri ni itorero rya Kristo nyirarya ribereye maso kuturusha nawe urabigisha ntabwo ADEPR ari itorero rya Kristo oye ndavuga harimo umugeni wa Kristo mwiri torero bigoze neza cyangwa mwiri dini ni dini sibyo nimbivuga gutyo no katolika yishiremo no modive ndetse yego no mwisi no oya nta mwisilamu ako no mwisilamu habamo umugeni wa Kristo harimo abamwemerera mwimbere mu mutima batabivuga mu kanwa ariko babiryamanye yego abenshi babikuye ku iri darapo ryamanikiwe cyangwa ryazungurijwe kuri ADEPR Nyarugenge ryagaragaye nk'igikorwa kiri gukorwa n'umutinganyi kugeza uyu munsi nituramenya niba ruya ari diru bira bintu ari diru nituramenya niba ari na accident yabaye ku itorero cyangwa yabaye ku muvugizi niturana penetra ngo tumenye neza none baratwica nituraninjira neza tumenye nimba uri muntu ari umutinganyi cyangwa atari we ese ubundi ubifata ute yewe niba uzi iby'abatinganyi ntabyo nzi uriya muntu ntabyo nzi ngiye mbibona biza bikancanga uriya muntu n'umutinganyi byarancanze pe ese plaisir uri umwe mu bantu batinganye bazabuza kujya mu ijuru njyewe ndakubwiza ukuri hano hahagaze umusambanyi wambaye ubusa w'umukobwa hano hakaba hari umukobwa umugabo nako w'umutinganyi wambaye ubusa hano hakaba hari umuntu wanyweye urumogi yasinze hano hakaba hari umuntu wanyweye byeri zamugaraguye hano hakaba hari indera akaba hari kazungu cyangwa umwicanyi wari wese hano undi ninde hakaba umusenga ibigirwamana sibyo
ahangaha akaba ari umuntu wa mbere ubeshya ku isi. Abantu bahagarariye ibyaha byose Bibiliya igaragaza bigaragara bya action. Aba bose kuri njyewe barangana. Hakaba hahagaze n'umuntu wagututse ngo wambwawe gutyo gusa. Wambwawe gutuka. Hakaba utariyo. Hari n'umuntu waharabitse abantu. Abantu bavuye mu bintu bimeze nk'ubujiji. N'uwaharabitse abantu bose barangana imbere y'Imana. Kandi nanjye mbafata ko ari kimwe. Sawa. Urumva? Sawa. Bivuze iki? Iyo ni avi yawe. Bivuze iki? Bivuga ngo umutinganyi n'umuntu ni umunyabyaha nk'abandi. Oya, dore icyo bivuze. Dore icyo bivuze, reka tubivuge neza. Reka tubivuge neza. Imbere y'Imana. Imbere y'Imana ibi byaha birangana. Imbere y'Imana ibi byaha birangana. Byose bizaturimbuza. Yego. Ariko muri societe y'abantu bigira imbaraga zitandukanye cyane rwose. Kubera yuko hari ibihugu abantu bajya ku rugamba batahukana intsinzi bakabahemba abagore. Yego. Ubwo ni icyaha cy'ubusambanyi bakoze, ariko mu gihugu bakabifata nk'igihembo. Sibyo? Yego. Muri Empire Romaine abatinganyi byari umuco muri bo. Byari muco. Sibyo? Yego. Hari ukuntu babikoraga muri ntuza mu buyobozi bwabo hejuru. Sibyo? Icya gatatu, kubeshya. Hari abantu babifata nk'uburyo bw'imibereho. Yego. Babeshejwe no kubeshya. Yego. Ubuzima bwabo bwose akaba ari ukubeshya. Akarara bariye kuko babeshye cyane. None se ngo tutagiye kure abacuruzi bari muri ntuza bo mu mujyi hariya muri hano mu gikari cyangwa hano bacuruza imyenda, uzi ko mazu tufite ikoti ati ndarifite, kandi akabizi neza ko atararirangura akagikuryaka mugenzi we bamwe na bamwe muri kugira ngo abonemo komisiyo arigurisha. Ariko kuba yavuze ngo ndarifite, icyo ubwacyo ni ukubeshya, ariko byatumye ubaho. Yego. Icyo se si icyaha turakeza. Kandi icyo cyaha abantu benshi bakigwamo. Tukeze se hujya ntabwo twakeze. Nese nicyakurimbuza. None se nikiza aho kizakurimbuza nutakiha. Umuntu Imana izaza ari kubeshya n'undi uzaza ari gutingana ninde uzasonerwa. Bose bazasigara. Sibyo? Icyakane. Sibyo? Tutake kwiga tubijyana no kure. Baraza kudutera amabuye avugutya. Ngo twafashe icyaha cy'ubutinganyi turacyoroshye. Muri societe nyarwanda na mahano. Yewe no kwisi hose na mahano. Ibi bintu na mahano pe. Na mahano. Nibinakwiye mu itorero ry'Imana uwo mwuka uramutse ugezemo twatugushije cyane, ariko hagezemo n'uwo kugambana n'ubinyama nabwo nirindi cyane. Aho kugambana se so wicayemo ahubwo. Aho uzwa pastor. Sinumva sibyo nako biremereye kurusha ubutinganyi. Ariko hari umwadepera ubabajwe n'ubutinganyi. Uzwa abapasteri bahana igaburo riba. Babajwe n'akagambane kari mu bantu no ku ruhimbi. Abapasteri babiri, umwe yanga undi, kandi bagahana igaburo bakanatangana igaburo. Ubwo sibyo ngibyo uwo mwuka wo ntacyo twaye Imana. Naho ntacyo twaye Imana. Ari unaryangiza cyane. Ikintu si cyo gikaze kurusha icyo. Icyo nshaka kubabwira ni iki ngiki. Ni bamwe mukora ibyaha by'umutima byerekeza no kumena amaraso. Reka mbabwire. Reka mbabwire iki. Nibyo byoroshye. Abantu benshi bakunda guha agaciro cyane ibyaha bikomeye muri societe. Sibyo? Ariko bakibagirwa ibyaha byoroshye muri societe, ariko bire yita ibyaha by'inyongobeza bugingo, kandi nibyo bibi cyane. Biranagora kubyihana. Ariko si ibyaha by'inyongobeza bugingo biba. Uzi Bikem. Ndakubwiza ukuri ko waguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Umva, waguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Wanabeshye. Icyaha kikubuza amahoro ukanihana vuba n'iki? Icy'ubusambanyi. Sibyo? Ariko icyaha cyo kubeshya hari ibyo byibagirwa ko wabeshye, kandi ibyo bintu byagutandukanyije n'Imana. Kandi do plus uhuru bigerageza buri munsi. Niko umwuka w'Imana agenda guhunga gake gake. Ukazashiduka icyaha cyo kubeshya. Nibyo bita kuyongobeza ubugingo. Nitwa tworoshye. Nitwa twita utworoshye. Twita utworoshye, urumva? Ariko tugenda twangiza ubugingo, ukazashiduka ubugingo bwarashizeho utabizi. Slowly. Rero icyo nashaka kubwira abantu, ibyaha muri societe birakomera ntibinangana
ntibirangana rwose bavuga ko bingana. Niyo mpamvu iki kintu cy'ubutinganyi kuri ADEPR cyaremereye cyane ariko Imana yo mu ijuru ibyaha byose irabizi neza yuko byica ubugingo. Kandi Imana irabizi neza ko ibyaha byose bibaho. Kandi icyo kintu gikomeye ducunze ku musozo w'uru rugendo. Kandi ibyaha byose bibaho mu isi Yesu yaje kugira ngo abimareho. Dore ndi byose nibyo by'ubutinganyi byose. Yego urakoze cyane. Dore noneho indi politiki ikomeye ya Satani yihishe ku butinganyi. Satani yafashe ikintu cy'ubutinganyi akerekana nk'icyaha ry'ibindi muri iyi generation tugezemo. Noneho hano ni ikintu gikomeye abantu bagomba kumva. Ku bindi byaha bisigaye bimeze nkaho nta kibazo kubikora. Ahubwo abasigaye bavuga ngo kujya ngo ntingane ngo nasambana. None n'umubyeyi ugasanga ari koza ati mwana wanjye ahwi tibase wajya usambana. Do you understand? Aho kugira ngo ujye muri bira bintu by'ubutinganyi wajya usambana. Donc gusambana naho nta kibazo no kubeshya no gutuka umuntu. Bisa naho Satani yabyimye agaciro mu bantu azamura ikintu cy'ubutinganyi mu bitima y'abantu ngo twumve ko ari cyo cyaha cyonyine isigaranye. Iyi ni politiki ya Satani ikomeye cyane. Dukwiye no gusezerera kuririmba ibintu no kubivuga twaba tubivuga neza cyangwa nabi. Kuko tutsa bingana no kubikorera marketing. Satani ari mu nyungu z'ikintu abantu batari. Ibintu rero bivuga gutyo abantu baribuze kugira ngo tworoheje icyaha cy'ubutinganyi. Cyabaragira ngo turibo. Uko bifata kose. Ariko abantu bakwiriye kumva ko Satani afite imbaraga nyinshi ku rwego ashobora kukwemera yuko ushyira imbaraga nyinshi mu kurwanya icyaha kimwe ariko ugakura imbaraga mu kurwanya ibindi byaha kandi nabyo bizakurimbuza. Iki ni icyaha politike zifitemo inyungu zo mu bihugu bitandukanye aho byaturutse. Sibyo? Isi kugeza uyu munsi ihangayikishijwe n'ubwinshi bw'abantu. Bike use icya kintu wakivuzaho ntabwo wanyemereye wakitwaza tukakivugaho se. Nkajya kwirebera abantu b'Imana turi mu gikorwa cyo gushyikira Bibiliya. Gushyikira Bibiliya byo bikwiye guhinduka itegeko kurusha no kubicyifuza ku mukristo rwose. Abantu b'Imana rwose tunabibwira abantu rwose tugeze mu bihe Bibiliya ijambo ry'Imana ngo rizaba ingume ijambo ry'Imana. Abantu bari gutinda kuri ibyo kugira ngo batinde kuri icyo gikorwa cyo gushyigikira twashyigikiye Bibiliya tukavuga ati zana igihumbi cyawe nanjye nzana ikindi dutera inkunga umushinga wa Bibiliya. Dore Bibiliya igiye kuba ikibazo nako yatangiye kuba ikibazo mu gihugu cyacu. Abatera nkunga barifashe babikoraga abandi barashaje barapfa bose abandi bahinduye imyumvire basigaye bashyigikira ibindi byaha bikomeye ibindi byaha n'ibindi bitabo bitari ijambo ry'Imana. Amafaranga yose abatera nkunga bamenaga mu bintu yagabanutseho 80%. Bivuga ngo Bibiliya igiye kuba ikibazo ku buryo uzajya abayifite azajya amera nk'ufite imodoka. Turi kurwana intambara yo kugira ngo ijambo ry'Imana ritabura mu iki gihugu cy'u Rwanda. Nicyo dukwiye kuba turirimba buri munsi na buri segonda kugira ngo abantu b'Imana abantu bari gutinda ku byabereye nyabugenge kubatinganya. None hari umukristo wanyarikije ubona ari kungisha inama ariko Bikem ngo komba ntabwo uri mukuru mu mwuka ngo buriya ngo nkomeze nsengere nyarugenge. Reka twigire kuri cya kintu cy'abahanuzi. Icyo kintu cy'abahanuzi no kumuvugize niho turi. Hari ibyiciro bitandukanye twavuze bafite impamvu bari guhanura twabivuze ibyo ngibyo simbigarukaho. Hari n'ikindi cyiciro cy'abantu bari guhanura ku muvugizi bohereza ziriya message. Yego. Baprofitiye mu kavuyo. Yego. Baprofitiye mu kavuyo kubera ibingibi byavuzwe by'ibendera by'abatinganyi ibiki n'ibiki. None baravuga ati ndabona abandi bahagurutse ubwo bahagurutse natwe reka duhaguruke muri iyi kipe dukandamize. Kabiri umuvugizi wa ADEPR igihe amazeho ino myaka ishize ni yazamara nkuko biteganwa n'itegeko aracyayobora ADEPR ariko umuntu wese yageze ku buyobozi agira ikintu bita reforme. Kugira ibintu ahindura ku butegetsi ku buyobozi agezeho. Ibi ngibi byabaye mu itorero ryacu uziko hari abakoze impinduka muri itorero n'igipfunsi kiravuga. Ibyo bintu bizi neza turicaranye turaba ADEPR. Uza amavugurura yagiye aba muri iri torero. Umuntu wese ugeze kuri iri torero rya ADEPR agiye kuriyobora umurongo arisanzemo ashyiraho nawe uwe. Wowe ati none ndifuza ko bigenda cyane ndifuza ko ibyara amaparuwase byakwitwa imidugudu ndifuza ko ibyitwaga imidugudu byitwa amatorero ndifuza ibintu ibi ndifuza ko abashumba ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'amareforme. Kandi buri reforme yose izana impinduka nziza ariko kuri bamwe zikaba mbi.
nubwo ibintu byakozwe bigaragara ko ari byiza ariko ku bandi birabakandamiza bibe bibi ndetse yewe bigire nabo byima imibereho. Nicyo kintu cyabayeho nyakubahwa umuvugizi wa ADEPR akibara gufata kuhabwa inshingano zo kubera itorero yakoze impinduka zigira abo ziremerera. Bamwe mu gice cy'abatarabashije kwihanganira no kuremererwa n'impinduka ze muri iyi reforme yagombaga gukora baramutuka bakamubona nk'umwanzi. Cyo ni icyambere. Barumva bagize n'icyo babasha kumukaraho kitari kiza bagikora. No kuri kwimya umugati se nyine ntabikora. Baramutse babishoboye. Kabiri, hari igice cy'abapagani bo mu rusengero bamenyekanye. Bagize ute? Bamenyekanye ko bari bo. Izindi nzego z'ubuyobozi bwa ADEPR zageze zigenekereza kwihanganira. We agezeho arakubita. Sishaka ko mukomeza gutokoza umurimo w'Imana mwitwaje ko mufite amatitire mufite ikino. Niba bizwi kusambana paruwasi yose kabikuzi n'umudugudu ni gute ukomeza kwicara ku ruhimbi genda. Kubera ko yagiye akora izo reforme zitandukanye hari abantu zaguye nabi abo bose ndi kuvuga. Bamwe babashije kubyihanganira baguma mu nzu zabo baratuza baguma no musengero bakomeza gusenga Imana yabahamagaye kuko bazi icyo bayicunzeho kiruta titire bari bafite. Icyo ni igice cy'abantu bamwe. Abandi bagize icyo babivugaho ku byabakoreye kugira ngo baruhuke baruhura amarangamutima yabo. Abandi bafite imigambi mibisha yo kugirira nabo umuvugizi niba byabashobokera. Babinyuza mu nzira zose zitandukanye z'iburyo n'iz'ibumoso no mu majyepfo no mu majyaruguru kugira ngo bareba ko bagera ku ntego zabo. Bigatuma bamwe baza kuri YouTube gusebya gutuka gukandamiza no guharabika umuvugizi kugira ngo barebe ko bakwihumura babibonye nk'uburyo bwo kwikiza igikomere cyabo. Mu gusebya rero ntabwo uvuga umuntu neza. None iyo ugize chance ukamubona urwaho kakura nkakara kantu kabaye Nyarugenge. Icyo gihe nibwo bazaza kuri YouTube bavuga ngo Imana irabatumye kandi itabatumye kuko wenda ibyo yabonye ari kubihuza n'ibyanditswe bike yaborotse agahita kabishushanya neza akarekana ko umuvugizi ari ikindi kintu. Kubera iki? Ntabwo ari kubikora ku bw'ishyaka ry'umurimo w'Imana no kugira ngo itorero ry'Imana riveho igitutsi yaba byari ibyo twamwumva. Ahubwo ari kubikora nk'ikimenyetso cyo kwihimura kuwa muhemukiye. Agakora ibintu nta rukundo akunze itorero ahubwo ari guhangana n'umuntu umwe ku giti cye kugira ngo tumwumva dutera amarangamutima turari tudasinziriye turira akabyomeka ku itorero ryose muri rusange ko hari umuntu umwe warihemukiye. Ese ubundi kiriya kintu Izayi cyabereye ko ADEPR Nyarugenge niba ko Izayi yarari muri uriya mugambi ni icyaha cy'itorero cyangwa ni icya Izayi hagati y'Imana niba yarabikoze kuko ari nka kuriya byagenze akaba ari ibyo kuko ni icyaha cya Izayi ariko kizagira ingaruka ku idini. Urakoze cyane. Naho se niba biriya bintu byakozwe atari byo, niba atari byo ni umwuka wa Satani wo kugira ngo izina ry'Imana rijye gitutse. Urakoze. Nese dukwiye gukora iki? Abanyetorero dukwiriye gusenga n'abakristo bakunda itorero n'ubuyobozi dukwiriye gusenga kandi tugasaba n'ubwenge. None se ubu periode yacu busi yo gusenga kuruta kuvuga cyane. Impamvu dukwiye gusenga nuko tutazi ukuri kuzuye. Kadusenge rero. Nimureke dusenge. Nsomera cyane tutanyibagiza na Zaburi. Nkubwire Zaburi 55:13. Nkubwire none nakandi kantu kamwe kambabaza muri iyi nkuru kugira ngo unyumve neza. Zaburi 55:13. Aravuga ngo si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana cyangwa uwanyangaga. Si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana cyangwa uwanyangaga se wanyirase hejuru mba naramwishe. Yego. Ahubwo ni wowe duhwanye uwo twagendanaga inshuti yanjye y'amagara. Si umwanzi wantutse kuko yaba ari we mba narabashije kwihangana
si n'umwanzi wanyangaga, si we wanyirase hejuru, yaba ari we mba naramwihishe, ahubwo ni wowe duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara. Dawidi yarari kurogereta ukuntu ibintu, ibyago n'amakuba n'amagambo n'ibitutsi atukwa, abitukwa na mwene se basangira igaburo. Ibintu bivugwa byose bibi biri negatifu kuri ADEPR, simbabazwa nuko bivugwa, mbabazwa n'ababivuga. Yaba iki gitutsi gishyirwa ku itorero n'abanzi b'umusaraba batazi iby'ubutumwa bwiza, nta kintu byari kuba bidutwaye, kuko n'ubundi umwanzi ntatwifuriza ibyiza. Ikibazo ni uko hari abo dusangira. Umugayo wose n'intege nke n'ubwambure bw'itorero buzanwa kuri systeme sociale cyangwa kuri YouTube na ba nyiraryo. Nta munyamahanga ndabona wikoreye ADEPR uri kuyituka, ahubwo nitwe dutanga igitutsi ku banyamahanga ngo baze batafukanye natwe gutuka, n'abayihoze muri kabananira kwigomamo. Ni nako kantu kambabaza polisi, ibindi ntacyo bitwaye. Yaba turi gutukwa n'abapagani n'abanzi b'umusaraba, none twagize umugisha niba ari n'ahantu itorero ryambaye ubusa, sibyo? Nitwari twikira ko perezida usanze ifoto y'umugore wawe muri smartphone y'umuntu muririmbana muri Holy Nation, usanzemo ifoto yambaye ubusa, aho gukora delete ukoze share to all, nsharinze kuri groupe, mu magroupe yose. Iki kibazo gihari ni nicyo kimbabaza nje nta n'ikindi. Tugiye gusoza, ariko numva twazakora episode ya kabiri. Nta kibazo. Episode yo kuvuga ngo uyu munsi twibanze ku bahanuzi cyane. Yego. Ariko umuntu nashaka ko noneho tuzibanza kwitora, ariko tutaryambika ubusa. Ese ikibazo ntabwo cyaba ari icy'umubyeyi utarabashije kurera umwana kuva avutse ngo amenye uko akwiriye kuzakura, amenye uko yitwara? Ugeze ahantu wahita ucokoza, hita uceceka, hari pati tu. Ibi bintu byose bifite inkomoko. Icya kabiri, ese ko nibukuru buretse ahubwo, ese ku cyahandi bitavugwa nyine, nicyo ngicyo nashaka ko tuzagira umwanya wacu, sibyo? Icya kabiri, ese ko nibukuru mu buyobozi bw'itorero, icyo ndibuze kukivuga ntari netre, noneho mu buyobozi bw'itorero hari amabaruwa aturuka hejuru, twebwe abakristo n'abapagani n'abantu basengera mu yandi matorero tutari tugenewe guhabwa. Mufite amakopi yayo se? Sibirwa bizoza kuri za TV wari no kwa Yongwe, sinyamona bazisoma, tukabona amabaruwa afitiye kopi, tukabona amabaruwa amanuka akatugeraho, sibyo? Ubwo hejuru naho ni abarimo ikindi kibazo cyo kutagirira ibanga itorero cyangwa umuryango uyobowe. Ubwo nyine ni bya bintu, hari rimwe n'imwe abantu hari rimwe n'imwe abantu bakuvugaho bahereye ku byo abanje kwivugaho. Ako kantu ko nanjye nakagizeho ikibazo, ubone sinjya mpfa kugira ikibazo ku itorero rwose, ariko ikibazo cyo kubona amabaruwa atugeraho, nibaza ukuntu atugeraho binadutera n'ubwoba, nkumva ndababaye. Gute amabaruwa atugeraho ko twabatoye twizeye neza yuko muzarinda amabanga y'itorero? Munya barakubaza wowe watoje, ntibavuga ko ubuyobozi bushyirwaho n'abakristo. Ako ngako niko konyine ngiye. Reka dukorotirire hano perezida, tuzakora part 2 y'ikiganiro. Nibyo bibiri tuzaganira. Imana iguhe umugisha. Karibu n'isengesho. Yego, turagushimiye mwami Yesu Kristo, umwami w'abami, umutware utwara abami, utwara abatware.
tugushimiye ubuntu bwawe, imbabazi zawe no kurinda kwagukomeye. Waturinze muri iki kiganiro twarimo tujyana na mwene data Plaisir hano kuri Evangélisez le Monde TV ndetse no kuri Zaburi nshya. Ukomeze kutwuzuza ubwenge bwo kugira ngo dukomeze kubona icyo duha umukumbi wawe kandi gikwiye kitavuye mu marangamutima yacu n'ubwenge bwacu, ahubwo biwe n'umwuka wawe wera, kugira ngo abantu bawe bareke kurimbuka bazize kutamenya. Mu izina rya Yesu Kristo wambwe rimwe tubyambaje wakoze, amen. Evangélisez le Monde Pro, serivisi dutanga, dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze kushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe ubutangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangélisez le Monde.